urubuga rw'imikino turizera ko aho muri hose mukomeje kugubwa neza. Ndi kumwe na Rugangura Axel. Waramutse neza cyane? Waramutse neza cyane Kwizigira. Amahoro umeze neza? Naho ndashimana. Waramutse neza cyane Bwana David Mugaragu? Waramutse neza Kwizigira Jean Claude. Nawe umeze neza? Meze neza ubu ngubu numva ijwi ryagarutse. Ndumva gripe byibuza yakubererekeye mu gace. Ubu ngubu nabaye mu ryerye. Ni mu bihe bitoroshye by'ikibunda, urabona ko hasigaye hari ikirere kiremereye cyane. Iki kirere ubundi ngo abantu barwara indwara z'ubuhumekero ni kimwe mu birere bibagora cyane, bibavuna. Ni ukuvuga ngo haratutumba imvura ariko ntigwe, hakazamo umuyaga mwinshi cyane, ugategereza ko izuba ryaka ntiryaka. Ni ukuvuga ngo rero abantu barwara indwara z'ubuhumekero ikirere nk'iki ngiki kirabavuna cyane, kirabagora. tuzajya twifashisha Meteo Rwanda kugira ngo turebe uko ikirere bwirirwe, abantu bamenye ko ava mu rugo afite umutaka, afite umupira wo kwifubika, uwambara bote yayambaye cyane. Hanyuma ikindi ubwo bagomba no gukurikiza nyine n'inama z'abahanga mu byerekeranye n'izo ndwara z'ubuhumekero, kuko wamugani nk'abantu bagira izo crise, no kuvuga ngo ushobora guhaguruka mu rugo ukagenda utiteguye. Urabona hari nk'abantu barwara za asma, barwara za bronchite, amasinizite n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo, ku buryo ushobora kuba wagera no mu kazi ukaba wagera crise kandi utitwaje ibishobora kuba byagufasha. Ubwo rero muri ibi bihe abo bantu bagira ibyo bibazo bagomba kwitwararika, bakaba bari tayari, bagahora biteguye. Hanyuma n'abana bato, abana bato nabo bakunda guhura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ubwo ababyeyi nabo bakamenya uburyo babakurikirana, uburyo babitaho, bakabafubika ibintu nk'ibyo ngibyo. Abashinzwe kubarera mu rugo nabo bafite izo nshingano zikomeye cyane. Ibyo byose bakabyitaho kuko ni mu bihe bitoroshye. Ni mu bihe bitoroshye. Turizere ko aho muri hose rero mukomeje kugubwa neza cyane. Twaje gusanga buriya n'ubundi binajyanye n'ubusirimu nyine no kumenya no kwambarira ibihe. Umuntu ntiyambare ga ku zuba, ahubwo akazambara mu gihe nk'icyo cy'imbeho. Harimo n'urubyiruko areba clip video, yabona umusitari urimo ibintu yari yambaye nawe ugasanga yabyambaye. Ugasanga umuntu tuvuge muri shooting yari yambaye kwire kuva hasi kugera hejuru, ayambara kandi aho yayambariye kubera bijyanye no kwamamaza n'iryo duka, we nta nubwo yita kureba ko yayambaye ahantu harimo n'ibintu by'imyotsi ubona ko hasa naho wahereye. Ugasanga rero umushuti wawe ngaho kuzuba yakubisemo yakwire kuko ngo ari bibure ngo ari bigezweho, we ntamenye ko izo kwire abo zitamarwa icyo gihe naho zigomba kwambarirwa ari hehe. Hanyuma rero ikituzindiye ni urubuga rw'imikino. Uyu munsi turaganira ku ngingo nk'eshatu Axel. Nyuma y'imyaka 23 ikipe ya Etoile de l'Est iri mu cyiciro cya kabiri noneho yashyize irazamuka nyuma yo gutsinda ikipe y'Amagaju kuri penalty, uburyo bukomeye cyane. Amakipe yari yakajije uburyo bushoboka bwose, bakuramo ikipe y'Amagaju kuri penalty. Etoile de l'Est irazamuka. Ni mu gihe Gicumbi yatsindaga Heroes ibitego 2-1 mu kintu ubanza cyari 1-0. Bivuga ko Gicumbi yazamutse ku kinyuranye cy'ibitego 3-1. Ayo makipe yombi yazamutse mu cyiciro cya mbere. Ibyo ntabwo bikiri inkuru kuko abantu benshi bamaze kubimenya, ahubwo icyo dukwiriye kugarukaho muri iki kiganiro ni ukureba hamwe ese aya makipe arasabwa gukora iki kugira ngo azatinde mu cyiciro cya mbere. Ntaze aje kuramutsa ngo ahite yigendera, ahubwo harakorwa iki, amakipe arakora iki kugira ngo azatinde mu cyiciro cya mbere. Ibyo nibyo dukwiriye kuganiraho no kureba muri rusange uko aya makipe akwiriye kwiyubaka. Ni mu gihe habura iminsi 6 gusa ngo isoko ry'igura n'igurisha rifunge. Ngo mu cyumweru kimwe barasabwa kuba niba ari gukora reshafo cyangwa se guhindura ikipe zabo, bagomba kugira icyo baba bakoze kugira ngo babashe muri rusange kuguma mu cyiciro cya mbere. Hanyuma ku munsi w'ejo hasohotse ibaruwa ya Minisiteri ya Siporo Axel ivuga ko abakobwa bo mu Rwanda nyuma y'imikino bakinnye na Ethiopia byagaragaje ko bafite urwego ruri hasi ruciriritse. Minisiteri bagira inama yo kwirinda kwitabira amarushanwa
mpuzamahanga cyane cyane yo ku mugabane wa Afurika, ahubwo bakabanza bagashyira imbaraga mu kubaka shampiyona, bagashyira imbaraga mu kongera gutuma shampiyona ikinwa no kuzamura urwego rw'abakinnyi bakazabona kwitabira amarushanwa nyafurika. Biravugwaho mu buryo butandukanye, bamwe barashima iyi nama cyangwa se n'icyemezo cya minisiteri ya siporo, ariko abandi baravuga bati hakorwa iki kugira ngo umupira w'abagore nawe uhabwe agaciro nk'uko umupira w'abagabo uhabwa agaciro. Birumvikana ngira ngo impamvu nyamukuru yagaragaye muri iyo baruwa mu by'ukuri yanditswe na minisiteri ifite siporo mu nshingano, gashyirwaho umukono n'umunyamabanga uhoraho Maboko Shema Didier. Impamvu nyamukuru batanze ngo ni umusaruro nkene bagaragaje mu gikombe cy'abatarengeje imyaka 20. Birumvikana aho bari bariho bashaka itiki izabemera kwerekeza mu mikino y'igikombe cy'isi muri Costa Rica, aho ikipe y'igihugu ya Ethiopia yatsinze ikipe y'igihugu y'u Rwanda muri bano bana batarengeje imyaka 20 mu bakobwa, ibitego 8, ibitego 4 mu mukino ubanza n'ibitego 4 mu mukino wo kwishyura muri Ethiopia. Baravuga bati rero dushingiye kuri ibi bintu biragaragaza ko iyi kipe iramutse igiye kuba yakwitabira indi mikinire ye yose bijyanye n'uyu musaruro nkene bitagenda neza. Ariko mu by'ukuri iyi mpamvu aba sportif abakunzi b'umupira, abakunzi b'umupira w'abari n'abategarugori cyangwa abagore benshi bagiye babyakira ku buryo budashimishije bijyanye n'uyu mwanzuro. Bavuga ati ni umwanzuro utari ukwiye, hari hakwiriye gufatwa ikindi cyemezo gitandukanye n'icyo. Ubwo birumvikana iyo ngingo nayo turaza kuyiganiraho muri uru rubuga rw'imikino. Hanyuma ahandi turi burebe ni muri Ballon d'Or, urutonde rwamaze gushyirwa ahagaragara rw'abahatanira iki gikombe cy'abakinnyi baba baritwaye neza guhiga abandi bose. Axel, ubwo rero nabonye ikipe ya Real Madrid yavuze ati niba Karim Mustafa Benzema yafashije ikipe ye y'Ubufaransa gutwara UEFA Nations League akaba yaradutsindiye ibitego byinshi umwaka ushize, uyu mukinnyi yagakwiriye kuba ari uhabwa Ballon d'Or. Ati bindi babe babyihoreye. Ni nako hakurya rero kuri Ronaldo ni nyirango ni directeur sportif w'ikipe ya Paris Saint-Germain, nawe mu cyumweru gishize ubwo zino Ballon d'Or liste yari imaze gutangazwa, yabajijwe ese icyo atekereza cyane cyane ku bakinnyi b'ikipe ya Paris Saint-Germain. Aravuga ati niba hari umukinnyi umwaka ushize n'ubwo ikipe yari arimo itaritwaye neza ya FC Barcelona, ariko we yari yatsinze ibitego byinshi ndetse akaba no muri batanze assist nyinshi muri shampiyona ya Espagne, ariko agakora amateka noneho yo guhesha igikombe cy'umugabane ikipe ye y'igihugu, ndetse asa naho ari we uyihetse akagirwa umukinnyi w'iryo rushanwa. Avuga ati kuri no shoro noneho kuko ari ukureba ku isi yose atari ku mugabane w'Uburayi, why not Lionel Messi atatwara ino Ballon d'Or akagira Ballon d'Or ya 7. Ibyo turaza kubira ko ni robbing z'ama equipe, abantu barabyibuka neza cyane cyane kuri Ballon d'Or ya Luka Modric. Gihe gatise kuki Luka Modric yahawe, ko abantu bakibageza ko bino bintu by'ibihembo hari n'ukuntu ano makipe afite izina ndetse n'abayobozi bayo bigererayo muri UEFA, ari ukuntu bakoramo iyo robbing. Ko kiragihe witwa Luka Modric atwara Ballon d'Or byasaga naho uwitwa Florentino Perez asa naho ari kwihimura kuri Cristiano kugira ngo amwereke ko iyo ujya kuri statistique kiragihe ahenshi wasangaga ko ibyari muri Real Madrid Modric na Cristiano bari babigereyeho icyarimwe ko yari club imwe bakinanagamo, ariko no Cristiano akagira atu yuko we yaritwaye neza, nubwo Modric mu ikipe y'igihugu yaritwaye neza, ariko nabako hano kibari igihe cyuko ama equipe abayobozi bakora robbing. Ari byo rero ubona ko Florentino Perez yatangiye kurwana kuri Karim Benzema we mu gihe no kuri ruhande i Paris bari kurwana kuri Lionel Messi ku buryo ari we kuwukana ino Ballon d'Or. Hanyuma birumvikana izo ni ingingo eshatu turi buze kurambura, ariko hari amakuru yandi menshi abagezweho. Axel, tuyahere mu ikipe ya Rayon Sport. Tuyahere mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe nayo ikomeje imyiteguro n'imyitozo, birumvikana bategura shampiyona izatangira ku itariki 30. Nkuko twabibabwiye rero ku munsi w'ejo, uyu munsi nibwo rutayizamu wabo w'umunyabrazil Chris Marmalta Soares aza kugira i Kigali hano mu Rwanda. Biraza ko ari ku isaha 8:50 kuko yaraye muri Ethiopia. Baraza kuva muri Ethiopia amasaha y'isa 5 bagera i Bujumbura amasaha y'isa
8:05 8:50 rero arabageze i Kigali. ni rutahizamu rero uje kubafasha mu busatirizi nk'uko bakomeza kugenda babisobanura muri kipe ya Rayon Sport. kandi ikindi gihari bari gutegura umukino wa gicuti n'ikipe ya Nyanza Football Club. ni umukino uzabera i Nyanza ku munsi w'ejo, bizaba ari mu masaha y'isaa 9. hanyuma kandi iyi Rayon Sport iri nategura na icyo nakwita Rayon Sport Day, ni ukuvuga ngo umunsi wo kwerekana abakinnyi bazakoresha mu mwaka utaha w'imikino, kwerekana abaterankunga n'ibindi byinshi cyane. bariho barateganya rero ko icyo gikorwa gishobora kuzaba ku itariki 24 z'uku kwezi. amakuru mfite nuko uwo mukino ubwo iyo kipe izaba ikina Rayon Sport ntarabasha kumenya neza nkikurikirana, niho ku mugaragaro noneho abafana ngo bazatangira kwinjira ku bibuga bijyanye n'inama ikipe ya Rayon Sport yagiranye na Ferwafa ndetse n'abafite ibyo bikorwa remezo n'abafite siporo mu nshingano kugira ngo baba batanga uburenganzira. urebye rero muri rusange nicyo kintu gisa nkaho kivugwa muri ikipe ya Rayon Sport. ni uko bimeze mu ikipe ya Rayon Sport. ahandi hari amakuru birumvikana ni ikipe ya AS Kigali ku munsi w'ejo yakinaga umukino wa gishuti n'ikipe ya Vision, bayitsinze ibitego byinshi cyane, ibitego 5-0. uwitwa Ramadani we nta gisiba kunyeganyeza ishundura. uyu Ramadani rero azajya ateranya abantu. uyu Ramazani araza guteranya abantu aza guteranya ni abahe? ni impande navuga zigera kuri 3. uruhande rwa mbere ni ikipe y'igihugu y'umutoza amashami, uruhande rwa kabiri ni uwitwa Kayisire n'Abareyo, uburyo AS Kigali yamupapuye kandi Kayisire yaraye Rubavu ariho namujyanye ngo agiye kumuzana, team manager bayingana akamutwara. urumva Abareyo baravuze bati rero ni ikosa tudashobora kuzaborera Kayisire vice president. ubu no kuvuga ngo mu mikino yose amaze gukina ubu ni umukino wa 4 AS Kigali imaze gukina, afite ibitego 4. match ebyiri zeruka atsinzemo ibitego 2 buri mukino yakina ibitego 2. baca barara ba Bedi bose bari hasi abarusha ibitego. urumva agenda azamura urwego umunsi ku munsi. ubu ni umukinnyi we utangiye gukonfirima cyane gukina nka Sema baba ku ruhande rw'iburyo. ikibazo rero ahantu kiri David twibazaga ninde uzicara agasimbuzwa Ramazani. nuvuga ngo Eric ari force yo gukina nta mupiva afite. nuvuga wari uruhande rumwe Ramadan Chabarara agakina nka fake nka farce nayo umuntu bita Saba Robert Saba n'ubundi ntiyararimo kuko ahubwo twari twabonye ko uwitwa Haruna nawe ashobora kuzajya akoreshwa ku ruhande. ikintu gihari nuvuga ngo Haruna azagarurwamo hagati byanze kunze. Eric ari force yuko Ramadan agomba kubanzamo nk'umwataka avuye iburyo. abantu bazabihomberamo ni kwa Pierrot Mugeni na Sefu. Pierrot we mukuremo atafite imvune ubu ngubu arimo. hakaba noneho ikibazo cyo kumenya ngo ubwo Eric azajya agira challenge yo kuvuga ati niba ajya gura na adversaire azi neza azi ko aza kumusha possession adversaire akagendera ku mukino wa Eric azajya akina nuvuga azajya akina afitemo nta mutipiko holding midfield afite kuko azajya akina igihe kinini afite position ya ballon. nakina azi ko ajya gukina adversaire bisaba ko achezing umupira igihe kinini, ubwo azajya akina afitemo umutipiko holding midfield. typical holding midfield afite kugeza ubu ngubu ni safe uko ujya kureba Kalisa Rashid aracyafite ikibazo kivune ari hanze. so urumva rero ikibazo kizakiba he kuri Sefu ndetse na Mugeni kuko Pierrot uwo mwanya afite. hanyuma ikindi kibe ese fundi wa soka ni umukinnyi umutoza ashingiyeho umukino niwe playmaker butera ko yazamura urwego. aho rero ko ateye ubwoba butera wa muntu kongeye ko wabutera wa kera. ariko rero ibyo biba byiza ku mutoza ufite amarushanwa menshi. niba uri gukina Kavuga Foundation Cup ukaba ufite muri rusange igikombe cy'abona ukaba ufite na shampiyona, aho hose urumva ko ufite squad nini ufite na option nyinshi ngira ngo biba ari byiza ku batoza ndetse na coaching staff. ahandi hari amakuru ni muri basketball bazaba bageze mu kintu ya kimwe cya kabiri kirangiza. amakipe yagiye yigaragaza cyane REG APL na IPRC ya Kigali. ayo makipe azamanuka mu kibuga bakina imikino ya kimwe cya kabiri. abafana rero bemewe kujya muri Kigali Arena. ikipe yitwa REG amakuru naraye nkabusa ahantu narindi amakuru naraye nkabusa yamanuye umunyamerika. urumva gahunda REG ifite rwose. noneho byabaye ngombwa ko abo bakinnyi bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika REG izakoresha. ubu ngubu byabaye ngombwa ko ni nk'itegeko Mutarama araza kudufasha ko bagomba kubanza gukina sezo muri ekipe kugira ngo bazakoreshwe
mu mikino mu mikino nyafurika muri bare urabizi kera bageraga gutya amakipe akaba yatira akavuga ati abakinnyi tugiye gukina bare reka tuzane abanyamerika ariko ubu ngubu rege yaravuze ati mu rwego rwo kugira ngo dukomeze gukurikirana abakinnyi babashe kumenyerana abo bakinnyi rege izabishyura iyo sezo yose inote bosi wa rege uriya munyayisirayeli yavuze ati ewana inote twe turishyura ariko turashaka bare ibi kwizigira ibi Axel arimo aravuga kwizigira ubundi ekipe ya Patriote yashakaga ko ariyo itiba qualified muri bare u Rwanda rwo ku gisubizo tunarebye na fixtures za tour preliminaire za bare nuvuga ngo u Rwanda rwo ntabwo twera ko ekipe ya Patriote ageze mu kimwe cya kabiri ntabwo tuzatangirira mu majonjora yibanze tuzatangira mu ijonjora rya kabiri hanyuma rero ubuyobozi bwa Basketball Africa League bwabwiye u Rwanda bavuga ati ubundi bare yatangiye 2019 harimo umwaka ushize wabaye imfabusa iyo uba umwaka ushize aribwo bare yarangiye ubu ngubu Patriote yakabaye ifite iyo tike automatique yo kwita isohoka ariko uwo mwaka wanyuzemo hagati wabaye nk'imfabusa kubera ikibazo cya covid uwo mwaka kuba tubereye imfabusa niyo mpamvu bare y'ubu ngubu ikipe izafite igikombe cya shampiyona niyo izasohoka niyo mpamvu ikipe ya rege rero yakanivuga iti byanze kuza igikombe tugomba kugitwara Patriote yadukubise inshuro irasohoka ubu Patriote isi yose ya basket yarayimenye yabaye navuga ko yabaye inyenyeri wabonye ko yaba imbuga nkoranyambaga zabo abakinnyi babo bose baba verified kuko irani igitego ni ku ikipe ya Patriote yakubise rege rego n'umwaka rero barakana bavuga bati byanze bikunze igikombe turagishaka Adonisi nyuma yo gushaka igikombe nabo bakinnyi bose utangirana nabo bagomba kuba bamanutse rege uno mwaka mu bintu birebana n'imikino uretse no mu bagabo no mu bagore barakana bavuga ati ibikombe byose bya basket bigomba kuba bicumitse hariya mu mujyi hafi na ku wa gatandatu nibwo iyi mikino izakinwa ikipe ya Patriots igomba gukina na APR mu gihe rege igomba gukina na IPRC Kigali kimwe cya kabiri ni imikino izabera muri Kigali Arena inkuru nziza ni uko federasiyo ya basketball yamaze gutangaza ko abafana bemerewe kuzaba binjiye muri ya sitade kondisiyo ni za zindi ni ukuvuga ngo kwipimisha abafana furu si ibihumbi 10 ntabwo baravuga ntabwo barapresiza umubare amategeko n'amabwiriza ni yayandi n'amapimisha covid ngo waranikingije ni buri rukingo rumwe ubundi ukishyura ukajya kureba iriya mikino izari ese bari umuntu utarikingiza stade rero izuzura uyu utarikingiza nawe yaba yaratinze ubu gahunda ubu hashtag n'ikingira u Rwanda ikingize egare kingira u Rwanda wabonye ko n'inkingo zamaze kugera no mu bice by'ibyaro ahantu hose kuri centre de santé ahantu hose umuntu utarafata urukingo ahubwo yaba yaratinze ntajye kurufata cyane hano rero haraza kuba hahiye muri weekend guhera azaba kuri saa sita kubera ko umuntu anabibukije kugira ngo n'abantu batangire gutegura gahunda yo kuwa gatandatu ku isaha saa sita APR na Dehops mu bagore ni muri Kigali Arena ku isaha saa 8 ekipe ya IPRC Kigali na rege aho ni mu bagabo ku isaha saa 10 rege y'abagore izakina na IPRC Huye iyo ni kimwe cya kabiri mu bagore hanyuma rero undi mukino nk'uko yavugaga APR na Patriote bazakina ku isaha saa 10 urumva ko guhera ku isaha saa 6 tuzagera kare cyo kunywa cyo kurya twizere ko cyane kuko tuzagera kare tuve dutinze nabo barabizi ko izaba ari weekend abantu batangiye kinywaji safi chakula safi ndo hivyo kabisa itakuwa uswe na noma hanyuma rero mu yandi makuru abantu bakwiriye kumenya muri iki gitondo nuko Hongria yaranganyije n'Ubwongereza igitego kimwe kuri kimwe ariko abanyahongiriya bateje akavuyo bafashe umugabo w'umusteward urinda bamwe barinda ikibuga baramutuka bamutuka irondaruhu arangije havuka akavuyo abafana birara mu bapolisi bararwana bakubiswe induru ziravuga video n'amafoto byagiye hagaragara bibaye inshuro ya kabiri Axel babyuka ko umukino ubanza abongereza babatsinze ariko bakaririmba indirimbo zo gutuka ba Bellingham ba Raheem Sterling unibuke ko babajugunyiraga n'ibicupa birimo inzoga icyo gihe abakinnyi bakazifata bakahita bazinywa kugira ngo babereke bavuga ati okay nta kibazo nimuzizane nubiswa ariko barabahannye rego nose nuko ko banabahannye FIFA yana Hongria yes na Hongria none ubu ngubu byongeye byasubiriye none bateje kavuye bari mu Bwongereza ibi ngibi rero iraza kuba skandal ndetse ubwo byanze kunze FIFA iraza kubikurikirana ifatanyije na UEFA kuko n'amashusho arahari ubwo byanze kunze hano harimo baza kubigenderamo mu mashusho abantu bagacibwa ku bibuga burundu nk'imyaka nk'itatu cyangwa se 5 ndetse yewe bijyanye na n'urugomo bakoze bakaba bacibwa imyaka igera ku 10 ngira ngo
mupira w'amaguru ubundi byakabaye habamo fair play nk'uko babivuga ariko i burayi hari indi tandukano cyane cyane kuri abafana cyane iyo wahuye n'abahuriga none ikipe ya Portugal yatsindaga Luxembourg 5-0 Cristiano Ronaldo hat-trick ya 58 muri kariyeri hat-trick ya 10 atsindira Portugal uyu mugabo yaciye impaka byararangiye ibitego 115 rwose n'urundi rwego rero cyane pe ni ukuvuga ngo ni hat-trick ya 10 yatsindaga mu ikipe y'igihugu ni ukuvuga ngo mu ikipe y'igihugu Luxembourg yari 58 muri kariyeri igitego c'115 Luxembourg yari ya 10 yatsindaga izo hat-trick ekipe ya Lithuania yakubise inshuro ebyiri hat-trick Ubusuwisi yabukubise hat-trick Espanye yayikubise hat-trick ibirwa bya Feroe Andorre Armenia Suède ndetse na Irlande y'Amajyaruguru ibyo nibyo bihugu kugeza ubu ngubu amaze kubita hat-trick ni bihugu 9 ubwo harimo na Lithuania amaze kwikubita inshuro ebyiri ayikubita hat-trick uyu ni ibindi rwose kuri kariyeri mpuzamahanga bizagorana ko urabizi ko dayi bifashe urebe igihe bifasha kugira ngo dayi ibitego 109 biveho none ubibaza igihe Cristiano we ibi bitego ageze kuko we nta nubwo arahagarara aracyatsinda tubetse ko abo bahanganye Messi afite 80 aho yaramusize ibitego hafi bita Harry Kane abongereza barimo baramwibazaho cyane nibwo bwa mbere guhera mu kwezi kwa 9 2017 agejeje iki gihe ataboneye ikipe y'igitego mu marushanwa y'amajonjora yo gushaka itike y'igikombe cy'isi ndetse na Euro ni ukuvuga ngo yaramaze kuva 2017 yaramaze gutsinda ibitego 15 yikurikiranye none ubu kuva icyo gihe nimugoroba yabuze igitego Harry Kane kutajya muri Man City birimo birica kariyeri yo muri uyu mwaka niko bimeze ko ngira ngo yabaye frustré ni umusore uriho utishimye yagumye mu ikipe ya Tottenham kubera ko atari ubushake bwe ahubwo ari aforushijwe n'amasezerano afite ikipe ya Tottenham ndetse no gukomeza umutsi kwa Daniel Levy umusore rero iyo frustration yagize no kuba ataragiye mu ikipe ya Man City byatumye kugeza ubu ngubu intanyiro z'uno mwaka zitararenze ndetse yewe n'umwaka utaha ushobora kuzaba ari umukinnyi uzaba uri average cyangwa se utari overrated nkuko yarasanzwe ameze iyo City turimo turavuga itarabonye Harry Kane mu kwezi kwa mbere Pep Guardiola urabiziko umwaka utaha ya release clause ya Erling Brant Haaland ya $75 nibwo iza cyangwa se 34 z'amapawundi nibwo iza kuba activated mu kwezi kwa mbere rero habura amezi 6 ruvuga mu ikipe bayemeye kuba yatangira kuganira Man City none umukinnyi City rero ikaba yavuze ati mu kwezi kwa mbere nta yindi deal nta n'ikintu tugomba kuvugana no kurangiza deal Erling Brant Haaland ku buryo mu mpeshyi z'umwaka utaha azaba yicaye Etihad Stadium hanyuma Algeria yatangiye gutanga ubutumwa yababwiye iti n'ubundi igikombe ndaza cya Afurika ndetse no gushaka itike y'igikombe cy'isi ndi tayari cyane bafashe Niger bayikubita ibitego 4-0 ni mu gihe Ghana yatsindiraga Zimbabwe iwabo 1-0 Afurika y'Epfo yatsinze Ethiopia 1-0 Senegal yatsindaga Namibia Yes nakatisha itike muri round ikurikiraho muri barrage ya makipe 10 Togo na Congo Togo yatsinze Congo 2-1 mu gihe ikipe ya Maroc yatsindaga Guinea ibitego 4-1 wari umaze gukomoza ku nkuru y'umuvandimwe Erling Haaland Brot ugomba gutangwa $64 n'ikipe ya Man City yamaze gushaka uburyo iyo deal yayinjiramo neza cyane ni mu gihe mu ikipe ya Juventus de Turin bavuze ko barimo baringinga Real Madrid ngo ibahe Dani Ceballos bamusimbuze bamugurane uwo bita Adrien Rabiot mu Faransa ashobora kuba ataraguwe neza cyane ari mu ikipe ya Juventus de Turin niko bimeze rero mu gihe mu ikipe ya Manchester United Raphael Varane wabonye ko batangaje ko agiye kumara ibyumweru bike hanze y'ikibuga mu gihe hari Maguire ataragaruka warimo aribaza ati se ni igihe cyuko Victor Lindelof noneho agiye kuyobora defense ese harahabwa umwanya Eric Bailly na Victor Lindelof bibutsa ko mu mpera z'iki cyumweru ikipe ya Manchester United iraza gukina na ikipe ya Leicester City ndetse n'amandi makuru avuga nuko Rashford ukomeje imyitozo ashobora kugaragara mu kuri no mukino uzaba mpera z'iki cyumweru hanyuma ikipe ya Newcastle United yateje ikibazo muri Premier League habaye inama y'inteko rusange idasanzwe extraordinaire ikipe ya Newcastle ntago bigeze bayitumira kuko ubuyobozi bwa Premier League bwari bugiye gusobanura andi makipe 19 uburyo bemeye deal yuko Newcastle United igurwa n'abanya Saudi Arabia byaje kurangira ikipe ya Manchester United na Everton Liverpool na Arsenal zihagurutse zavuga ati iyi deal mwemeye mwakoze ikosa rikomeye cyane barimo bararwanya ikipe ya Newcastle kuko bazi ko challenge noneho ngubu
yabonetse bagiye gusunikana bikagera kure. Axel ngira ngo urabizi ko Newcastle nimara kumenamo urufito ibyari Big Four bizaba ibindi bindi. Erega Big Four ntabwo ubundi ikintu mbere twe yavugaga Big Four amakipe ukabuzi ko ari ayahe. Ubu ngubu twagiye muri Big Six kabisa. Ubu hagiye kwinjiramo Newcastle. Noneho ibingi barabizi ko ino deal ya Newcastle irimo iraforusa ko Ubwongereza bugiye gusaba UEFA bakava kubaha amakipe ane. Ahubwo ati noneho muyazamure muyagira 5. Ikintu nabizi ko Ubwongereza ibyo bari kubikoresha nk'iturufu kuko Ubwongereza bavuga ko nibura muri season 2023 bifuza kuba bashyiraho irushanwa rizajya rikinwa noneho n'amakipe meza y'imbere mu gihugu. Nubanga amakipe 8 agakina iryo rushanwa aho kugira ngo bitabire Champions League. Iryo rushanwa bakarishyiramo ubushobozi. Urumva nk'iki kintu ano makipe 12 yari yakoze cyo kugira ngo bashyiraho UEFA Super League. Ubwongereza bwo noneho amakipe y'imbere mu gihugu bagashaka irindi rushanwa urenze English Premier League, FA Cup ndetse na FA bagashyiraho irindi rushanwa ryo noneho bafata nka Champions League. N'ubango abeza b'imbere mu gihugu bakabashyira iryo rushanwa ririmo ubushobozi bukubye hafi kabiri ubwo amakipe abona muri Champions League bagashyiraho iryo rushanwa. So urumva ko ukukuza kwa Newcastle rero bigiye guforusa ikipe y'Ubwongereza kuba bwakomeza gusaba UEFA kuba ikipe ya 5 cyangwa se byakanga bakishyiraho iryo rushanwa ryo rizakinwa n'amakipe imbere mu gihugu. Yes, n'urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda munyure kuri page yacu ya Facebook, Instagram na Twitter byose bya RBN ndetse na Radio Rwanda. Muraza kutubona 5x5 tuganire muduhaho ibitekerezo n'inyunganizi. Mu kanya turaje tuganire ku byimbitse kuri za ngingo twabateguje zigera kuri 3 ndetse turamagezeho n'andi makuru yose abagezweho ni kwizigira ndetse na Mugaragu. Hanyuma rero birumvikana n'urubuga rw'imikino turasubukuye nta gutinda Axel. Tufite byinshi byo kuganiraho kuri uyu munsi. Ikipe ya Gicumbi Football Club nyuma y'umwaka umwe ikipe imanutse mu cyiciro cya kabiri ntabwo itinzeyo ihise yongera irakomanga irazamuka. Ikipe ya Gicumbi yazamutse nyuma yo gutsinda ikipe ya Heroes ku munsi w'ejo ibitego 2-1. ni nyuma yo kunyura mu makipe menshi bakitwara neza batsinda ndetse imikino nta mukino n'umwe bigeze batakaza. Nuvuga ngo Gicumbi yanganyije imikino 2 yonyine kurinda kugeza ku munsi w'ejo bikarifiya kujya mu cyiciro cya mbere. Gicumbi ni beaten banganyije imikino 2. ubwo rero muri rusange ni ikipe yazamutse mu by'ukuri ubona ko nyine bikwiriye kuko aho yanyuze hose yitwaye neza ntabwo bigeze batakaza umukino ahubwo banganyije imikino 2 nk'uko David Mutalamu yarabivuze. Twagiye Igicumbi ku munsi w'ejo twari turiyo n'abavandimwe barimo Mugaragu barimo Regan ndetse na Eric Dinyo tujya kureba uko ikipe ya Gicumbi yitwara birangira nyine izamutse. Nyuma yaho twaganiriye n'umutoza tuganira na perezida wa ekipe ya Gicumbi bose n'abafana nabo bagaragaza amarangamutima yabo mu byishimo bikomeye cyane. Reka tubumve tugaruke mu kanya. harimo akaba Gicumbi yacu ikipe yacu abakinnyi bose stafu yacu ugize ngo iki ko nabivuga n'urugendo twatangiye ari urugendo rukomeye kubera ko ndahera nko ku mukino wa mbere nakinnye umukino wo kwitegura bansinze ibitego 5 ariko byampaye imbaraga zo gukosora nicyo twakoze mu gutangira imikino n'umukino twahereyeho nawo wari ukaze kubera ko twagiye i Nyanza twitsinda 2-1 n'umukino utari woroshye turongera dukinira undi iwacu nawo warugende tutsinda 1-0 tugenda twavansa ari nako abakinnyi bagenda bamenyera kugeza aho twagereye muri 1/4 sinavuga ko nacyo cyari cyoroshye. Twahuye n'ikipe ya Kirehe tugerageza kuyitsinda tivanyemo turongera duhura n'ikipe murabizi ko yari yaransinze 5 mu mukino wo kwitegura ariko byamaye imbaraga bituma menya n'uburyo ikinamo ngeze wayo nyitsinda igitego 1-0 ariko nabwo yandishije possession. Ubu rero hano nanjye nayeretse ko nshoboye mubonye ko tuyitsinze kandi tuyitsinze tuyirusha. Ndashimira abakinnyi banjye twatangiranye uru rugendo, nkashimira komite, nkashimira staff yanjye, nkashimira abantu bose arabafana abakibose batubaye inyuma nkaba mbashimiye. Nibyo koko ubuyobozi nyigera hano kontrana nasinye kuzamura ekipe niyo ntego bari bamaye ya mbere nyamukuru. Ibyo byose rero byagiye bima ingufu bituma ngenda ntoranya abakinnyi
umukinnyi ku wundi uko nkagenda mbareba twagerageje kubakoresha hano nkagenda ndobanuramo umukinnyi ushoboye ariko barabishoboye koko barabinyeretse babaye indwanyi ibyo badusabye tubigezeho bari abakinnyi bakuru hari ikintu bafasha abantu mwarabibonye iyo umukuru arimo hari icyo abwira umwana ibyo bikagenda bimufasha rero ikibi ni uko baba benshi mu kibuga ariko iyo babaye bake baba bake beza ni nacyo nagiye nakoze kandi murabona ko byose bimfashije ngiye icyo narebaga nuko nabanza nkubahiriza ibyo bansabye nibyo bibaye ubu ibizakurikiraho nabyo nzabimenya ariko icy'ingenzi cyari kigamijwe ni iki ngiki nkaba nshimira n'Imana nkaba nigezeho iyo urebye uburyo twamanutse ubwabyo byashobora kuduha imbaraga byo ubwabyo byari bihagije kugira ngo twicare nka komite tuvuge tutese niba umuntu ashobora kumanuka uko yazamutse vuba bishoboka yakweretse abantu yuko ikibuga ubwacyo aricyo kivugira ubundi nta muntu wo ku ruhande wari ukwiye kuba afata itegeko ngo avuge ngo mwebwe nimumanuke ahubwo ikibuga cyakivugiye so twe twashakaga rero yuko ikibuga cyongera kikivugira Gicumbi gasubiraho yariri kandi tubigezeho Imana ishimwe nkuko mubizi mu cyiciro cya mbere kirasaba ibintu byinshi kirasaba umutoza ubwa mbere ufite lisansi B cyangwa A nkuko tubizi mu mategeko kandi umutoza burya niwe wemeza abakinnyi so twe nka komite icyo tumukorera umutoza nitumara kumubona akaza azareba nivo yabo abazashima bose tuzabagumana ariko mu by'ukuri icyo tuzakora gishoboka cyane nuko 80% by'abakinnyi bacu tuzabagumana cyane rwose umutoza turimo turavugana ari hanze y'igihugu ariko tuzageza uriya munsi twamaze kumubona ku buryo twanamutangaza ni umunyamahanga kuko iyo urebye abafite lisansi mu Rwanda ni bakeya so biradusaba ko tuzana uwo hanze barahari ariko twe twahisemo uwo nguwo kuko ntabwo ari ukubapfobya cyangwa kuvuga ko badashoboye ariko dukurikije intego dufite dukurikije ibyo twifuza hari umutoza twabonye ufite izo karibure dushaka mu by'ukuri ni urugendo rutari rworoshye ariko rwari rwiza icyo twakoze nka komite ni uko twahuraga n'abakinnyi kenshi gashoboka byadusabaga kwipimisha buri munsi ariko nibura tukaganira n'abakinnyi kandi nta hantu na hamwe bagiye kuri match ngo twe kuba turi kumwe nabo so bagendaga bari motive ku buryo wumvaga yuko ikipe no kuba yatuvanaho inota ari ikibazo gikomeye cyane oya ntabwo tugiye gusezerana wese wakora ibyiza warangiza ukabivamo ibyo byiza ugomba kubimenteninga kandi n'akarere nta kibazo gihari turimo turavugana ku buryo mu ngengo y'imari ivuguruye igiye kubaho rwose ntabwo ntekereza yuko Gicumbi hari ikibazo izagira cya mikoro Niga Valence mwana mana yagise mu kagari ka Remera umurenge wa Manyagiro akarere ka Gicumbi kabisa mbuna kabange twite nambuye twite none kuri Gicumbi sasa ibi tuberetse ko baturenganije tumanuka ubu rero twamanukanye na Heroes tuyeretse ko turi danger tuzaba makasi kaka biso automatic nuko ngo turazamutse n'igikombe sasa ya biso ni cyacu ikipe yacu urambaje ngo hari igihe ngo ivi na ivi ngo hari igihe ngizongera ikaba yamanuka negatifu ereri yahabaye urabona muri bya bihe twebwe twagira ngo tuzamuke turi mu makipe aharanira kutazamuka twahuye n'ibibazo batubwanga ikibuga ngo ntago ari fresh tujya hanze tukina imikino myinshi hariya za Mumena tukajya dukubitirwayo ariko nyine Ferwafa nawe yabonye ko twebwe twarenganye turengana n'iyi kipe ariko tuyikubita hareba inzega ko twebwe tuyikipe felicitation ku karere kuko ngiye ikipe kuko twebwe tuturukana hafi y'umupaka twebwe twagiye dukurikirana ukuntu bafashe ikipe felicitation kabisa mashina yayo ya kabisa kabangombote bote president uraye naza John kabisa ndagira ngo nubundi ikipe bayibe hafi nk'indire sport tutazongera kumanuka ahantu tuvuye ni habi cyane kandi nibitangaza kabisa Imana ishimwe cyane moto sozoma nabyo no kuvuga ngo bana ba journaliste murabona ko hano tuhafite ibyishimo bya hatari sibyo Heroes nayo nyine barapete bafite imitsi y'ikibuno nayo iri hatari no kuvuga ngo natwe turabakanze defense byari tayari hagati urabona uramurasta ni danger no kuvuga ngo Gicumbi yacu tugiye gukora ibintu byiza
ngo tomati rikoro ni tomati rikoro aba batipe rwose tomati rikoro ngo turazamutse tomati rikoro aya maringara y'abanyagicumbi bayakuye niba abatipe ni za mpanga ziriya ziri tayari baba ari tayari za mpanga hagiye twimura radiyo harya twabasanze muhe murenge bava mu murenge w'amanyagiro hirya kure cyane hirya ahantu kure bazamutse imisozi badusanga ahantu hejuru ku murenge ntubazi ukuntu babyina ejo bari bafite ikintu bita densi idasanzwe bavuga ati tomati rikora uraye neza John ati perezida wacu ati shyiramo abakinnyi hano dukora akazi ati ntituzongera kwakirira i Kigali nabonye pici yari nziza ikibuga cyabaye cyiza ikibuga hasi cyabaye cyiza ugisigaye no kumenya ese niba nivuga ngo maintenance kuko turi mu bihe by'imvura ariko noneho abanyagicumbi bo barambwiye bati ubwo bagisasaga bo ntibazi ko byikoze hajemo pante ku buryo kanalizasiyo iroroshye ntabwo amazi kuko ashobora kureka ntabwo byikora ni sisiteme nyine y'abayenjeniyeri ni nk'uko i Nyamirambo kimeze bashyiramo akantu k'agapanta kugira ngo amazi imvura nigwa ajye amanukiramo wowe Axel wari kuzanamo iby'abayenjeniyeri ntabwo bo babikoze bakoresheje abayenjeniyeri bo baratsindagiye noneho mu gutsindagira kwabo byo nyine pante basanga yizanyemo irikora iriya rero ni nziza kuko amazi ntabwo areka ntabwo wasabye ko bakorera muri arate bapima kugira ngo urebe ahantu kwa gapanta bagashyiramo ukagera gutya kuko ikindi hari umukino bakinnye niba sinzi niba ari wakire nihe ngo imvura yaguye kuva mu gitondo kugera nimugoroba ariko iyo mvura ntabwo yigeze ituma umukino utaba ndetse n'amazi ntigeze areka so ko hasi ni sawa ikibuga kugeza ubu ngubu ni sawa ubwo bagomba no kucyongera maintenance igisigaye no kumenya ngo hakurya hadatwikiriye yes nibyo haracyari udusima haraho ntihasenyutse ariko noneho hamwe hari tribune harasenyutse kuko ubu iyo bagiye kwakira umukino ni ukoresha itente hari kwibazwa rero ese uburyo bwo gukoresha amatente Ferwafa mu cyiciro cya mbere iraza kubohereza umugisha ese ntihaba habereye umukino tuvuge ubu ngubu muri ibi bihe n'ubundi televiziyo Rwanda yatangiye kwerekana imikino hari ahantu uburyo hateye ubu ngubu noneho bizajya byorohera kwerekana uriya mukino ibi byose ngira ngo nibyo Ferwafa ndetse n'ikipe ya Gicumbi bazigaho ariko amatente yo ngira ngo ntabwo abujijwe mu gihe ikibuga ko ahantu hambere Ferwafa y'u Rwanda naho ni hasi aho abakinnyi bakinira kugira ngo babarinde imvune ariko se stade yemewe usibye gushaka gukabya ubundi yemewe ni iyi Nyamirambo regional baduhaye lisansi izagera mu kwa 11 ubu mace zo mu kwa 11 ni ukongera tugasaba harimo stade national ntiyemewe kuko harimo ikintu abantu bibaza Gicumbi n'ibigendeyemo kubera ko ingingo turi buze kuganiraho n'ubundi ari ukureba uburyo aya makipe azatinda mu cyiciro cya mbere turaza kujya no mu bikorwa remezo bafite turebe niba koko bishobora kubafasha ahubwo mubanze mureke tubanze tunyarukire hakurya iburasirazuba aho Etoile de l'Est nyuma y'imyaka 23 itazamuka yazamutse tubanze twumva abafana ba Etoile de l'Est turaza gukurikizaho umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe ubukungu bwa Siriac asobanura icyo bagiye gukora ngo bafashe ekipe yabo noneho kujya mu cyambere bagatindamo kubera yuko njyewe naranayikiniye natoraguye imipira yayo ndi umwana kuva mbyirutse nakunze Etoile kuba igiye mu cyiciro cya mbere ndishimye ndumva ntazi n'uburyo nabivugamo n'igikombe n'icyanjye byakiriye neza nubwo tutagize amahirwe yo kwinjiza abafana kuko ariko amabwiriza avuga bitewe n'igihe cy'icyorezo turimo ariko wabonaga inyuma mu biti inyuma y'urupangu wabonaga ko ni ukuri ni itike tubonye dukeneye turishimye turanezerewe kuva Etoile de l'Est igiye mu cyiciro cya mbere twabisabye Imana igihe kirehe yadutsindaga byaratubabaje cyane turanababara ariko kuva ekipe yacu igiye mu cyiciro cya mbere tuyiri inyuma tuyifatiye intege tuyifatiye iry'iburyo Uwiteka bagirire neza bakomeze gutsinda batsinde n'amahanga ni ibyishimo kuba dufite stade tukaba tunikarifiye mu cyiciro cya mbere n'ibyishimo turishimye cyane icyo bivuze ni uko Etoile igiye kutuzanira amakipe ibihangange za Rayon Sport na za APR zikatugana natwe tugakora nkatwe turabamotari twabona abagenzi umujyi wacu ugashyuha ibikorwa bikagenda ubutumwa nabaha nuko bakomereza aho ngaho nubwo bavuga ko harimo abakinnyi bakuze ariko harimo n'abana bakibyiruka
bakomereza aho ngaho kugira ngo n'icyo cyiciro cya mbere bagiyemo ntibajyemo bagiye kwicara cyangwa ngo babasezerere, bagakomereza aho ngaho bagakomeza gutera imbere. Turishimye cyane, ngenda byakiriye kuko ndashima Imana, twakomanze kenshi, imyaka imaze kuba nk'itandatu, ngewe ubwo igihe nagiye nyibona kenshi aho kuzamuka bikanga, ariko uyu munsi ndishimye cyane ntabwo ushobora no kubyumva. Yari nafashe n'umwanzuro yuko nzashaka umugore ari uko Etoile de l'Est mbonye izamutse, ariko ubu none mbigezeho, ubu ndishimye cyane rwose, ndashima Imana. Umukino nawe wishimiye cyane, abakinnyi bakinye neza, ariko arbitre nawe hariya yatuzonze kabisa, ariko Imana iranze iradukuye, ibindi ndabishimira Imana. Abakinnyi ba Etoile de l'Est rwose ndabishimiye cyane, nkashimira n'umukinnyi bita Bugingo, ariko Gardien we Yves rwose ndamushima cyane, ndamushima, yakoze anadukuye, ndabyishimiye cyane, niwe nshima cyane. Njye n'umufana wa Etoile de l'Est kuva 1997 kugeza iki gihe, nabaje kumufana, mbona abantu benshi bakiniye ikipe ya Kibungo, akanya ndishimye. Shimishwe nuko mbere hari abana twari tuziranye, nanjye mbasha kumufana, nshimishwe n'ukuntu bagiye mu cyiciro batatuvunye, badakoze ibintu byinshi, ariko ikipe ya Kibungo ndishimye kubera ko hari stade bari bubatse nziza, twakabashije kuba twakwishimira nk'abaturage ba Kibungo. Akanya ngiye nk'umuntu wa Kibungo, umuturage rya Etoile ya mbere 1997 ni yaje, ndishimira kocha wabo yaraje turabana, ndishimiye abafana kuntu bagiye mu kindi cyiciro, Imana ibaho umugisha bazabyare baheke. Twebwe nk'abaturage ba Ngoma twifuriza n'abana umugisha no gutsinda, turashaka yuko tusaba akarere ka Ngoma kugira ngo tubatere ingabo mu bitugu, bajye mu bitugu, tubafane, tugire abafana benshi, tunabaye n'amazi mu kibuga banywe, ubundi babone gutsinda. Uwiteka abahungu. Yes, abo ni abaturage bo mu karere ka Ngoma. None se kugira ngo ikipe izatindemo, ubuyobozi bw'akarere bwiteguye gufasha iki ekipe? Reka twumve umuyobozi w'akarere wungirije icyo yasubije mugenzi wacu Akimana Latifa. Cyambere na mbere rya mushimire cyane ekipe yacu Etoile de l'Est, ikipe y'akarere kacu ka Ngoma. Ndayishimira kuba itaratezutse mu rugamba rurerure yari mazemo igihe, yari maze imyaka igera hafi 23 ikina byanga itabasha kujya mu cyiciro cya mbere. Ubu rero ni ibyishimo bikomeye kuba igiye mu cyiciro cya mbere. Yari umwenda dufitiye abaturage mu by'ukuri b'akarere kacu ka Ngoma, kugira ngo babone tubone hano amakipe akomeye za Rayon Sport, za APR, za Police ziza muri shampiyona ya diviziyo ya mbere bakaza gukinira ahangaha. N'umwenda rero abaturage bahoraga batwishyuza, ariko bishingiye kuba twari dufite na stade nziza. Dushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika waduhaye stade nziza Abanyengoma, kuba rero itakinirwagaho imikino y'icyiciro cya mbere, nabyo byari mu by'ukuri ntabwo byari biduhesheje ishema. Turashimira rero cyane equipe technique, abatoza, abakinnyi, abaturage bayibaye inyuma muri urwo rugendo rwose. Ubu tukaba tugiye mu cyiciro cya mbere. Igikurikiraho rero birumvikana turangije intambwe ya mbere, ariko turatangiye kuko mu cyiciro cya mbere bisaba izindi imbaraga. Tugiye kongera gusubira inyuma, turebe aho bitagenze neza, turebe imbaraga tugomba kongeramo aba bakinnyi kugira ngo tuzinjire mu cyiciro cya mbere duhagaze neza, tubashe guhangana n'andi makipe akomeye yo mu gihugu. Imikino ni mwarimu, umukino uko ambiance iza mu karere, abaturage bakishima, abaturage ikindi nuko dushaka no kugira ngo dushyire n'imbaraga n'abakinnyi bacu bahangaha mu karere nabo bakazamuka. Ibi rero ntabwo wabigeraho utarabasha kurunguruka no mu cyiciro cya mbere ngo ubanze ukurikire ibyaho uhangane koko. Ibi rero turashima cyane akarere kuba kabigezeho. Ikipe yacu y'akarere igeze mu cyiciro cya mbere ni iby'ingenzi ku baturage bacu, ndetse no kuba bagarutse mu byishimo nyuma y'igihe kirekire babishaka. Urugendo nkuko nahoze mbuvuga ruracyari rurerure rwo mu cyiciro cya mbere, birasaba rero gufatanya. Bahoraga batubwira ati mujye mu cyiciro cya mbere, dufatanye, dushake ubushobozi, tubushyire hamwe, abafana turahari. Ubu rero icyo basabaga barakibonye, igisigaye nuko tugiye gufatanya nabo kugira ngo ikipe ikomere, kandi bariteguye nk'uko bahoraga babisaba. Twebwe turashaka gufasha ikipe, ubushobozi turabufite. Igikurikiyeho ni ukubasaba kugira ngo dukomeze kubiba inyuma no mu cyiciro cya mbere tugiyemo,
tuzabona ibyishimo birenze ibyo twabonye uyu munsi. So icyo kuzamuka kwa Etoile de l'Est nyuma y'imyaka 24 bari babibabaye cyane kurenza andi ma equipe. Amagaju yarasezerewe, Heroes yarasezerewe, Amagaju ngira ngo bagiye kongera kwicara bongere batekereza uburyo ikipe yabona yazazamuka hariya mu bufundu bakongera gusubirana ibyishimo. Ariko icyo umuntu yibaza Axel, aya ma ekipe arazamutse nibyo, ariko tumaze igihe tubona uko amakipe yandi yagiye yiyubaka, za Rayon Sport, Kiyovu Sport, APR, ama ekipe yose yegereje gukora iyo bwabaga. Harabura ibyumweru bitageze kuri 2 ngo shampiyona itangire, harabura iminsi 6 ngo amakipe abarangije kongeramo abakinnyi. Aya ma ekipe ukurikije uko yabona mu cyiciro cya kabiri, ese ni ama ekipe ashobora gufata squad bari bafite akabari bazamukana, niki bakora kugira nyine ngo bagume mu cyiciro cya mbere baze bataje gusuhuza gusa? ngira ngo ni ikintu cyakunze kuranga ama ekipe yabaga azamutse agiye mu cyiciro cya mbere bagahindura squad rwose ku buryo bugaragarira uwo ari we wese. Ababaga baragize uruhare rukomeye cyane mu kuzamura ekipe, ugasanga bamwe ntago bakomezanyije na ekipe. Ibyo nta nubwo byabaga yewe mu bakinnyi, ahubwo wasangaga no muri staff technique biriho biba, ugasanga umutoza uzamuye ekipe si ukomezanyije na ekipe. Ariko cyane cyane aho haziye bino bintu bya CAF club licensing byagiye bibagonga cyane ku bijyanye n'amalisanse. Ugasanga yari afite nka lisanse wenda se ni urugero cyangwa se B atoza ikipe mu cyiciro cya kabiri, ariko yazamuka yagera mu cyiciro cya mbere byaba ngombwa wenda ko hitabazwa indi lisansi wenda nka A kugira ngo ahabwe uburenganzira bwo gutoza. Ugasanga bibaye ikibazo nk'ubu n'aha ngaha niko bimeze ku ruhande rwa ekipe ya Etoile. Umutoza Kamarade nk'uko twagiye dukomeza kubikurikirana yamaze kujya muri ekipe ya Etincelle, yamaze gusinya ku Magaju. Ntabwo tubizi nako ku Gicumbi ntabwo tubizi ko bizagenda. Rafiki nawe ntabwo afite lisansi, nawe ntabyamera gutoza. Ariko wumvise ko perezida yavuze ko hari umutoza bamaze kumvikana, ugasanga aje uwo ngo ashobora gukomeza kumwungiriza nk'umutoza nyine wagize uruhare rufatika mu kuzamura ekipe. nk'uko wabivuze rero, urebye igihe kibura kugira ngo transferi ntuze mercato irangire, ukareba n'igihe kibura kugira ngo shampiyona itangire, aya ma ekipe ntabwo wambwira ko ushobora guhindura squad cyane ku buryo bufatika. Ahubwo icyo ukora ni ukongeramo abakinnyi batari benshi, abakinnyi bakuru basanzwe bamenyera shampiyona icyiciro cya mbere kugira ngo bafashe bano bandi. Ariko ntabwo wambwira ngo wayihindura ku rugero wenda rugaragara uwo ari we wese ngo uhindure ekipe yagufashije. Bishobora no kwica n'abakinnyi, bishobora no gutuma mu by'ukuri umusaruro uba mucyo. Icyo bakora ni ukongeraho gatoya cyane bijyanye n'igihe gitoya basigaranye. Igihe hari ku isoko rihari abakinnyi baza kubona kwizigira n'abakinnyi abenshi ubu batabonye ama ekipe, babandi bari mu mateste y'amakipe ya Kigali byanze cyane aba banyamahanga batigeze babona, byanze kuzi niho ayo makipe aza kwitafatira, kuko kujya kurambagiza mu minsi 5 umukinnyi uturutse hanze contact kujya kuko ubu nta bintu byigeragezwa. Umukinnyi uje no kwita asinya kura ko ntabwo wamubonera umwanya. Urumva haraza kuba abakinnyi cyane abari imbere hano mu gihugu, abadafite ama ekipe, abatandukanye n'ama ekipe yabo asanzwe, n'abari mu mageragezwa cyane mu makipe ya Kigali bikaza kwanga. Ikindi cyari gituma rero ano makipe aza kuguma mu cyiciro cya mbere niki ni ubushobozi. Uraza kureba akenshi ngira ngo ku makuru y'ano makipe ubushize twabonye ikipe ya Rutsiro yarazamutse n'ikipe ifite umuterankunga mukuru w'akarere, ariko ikipe yagumye mu cyiciro cya mbere kubera ko ubuyobozi bw'akarere bwari bushyikiye ekipe ndetse n'umuyobozi w'akarere yandastandinga siporo muri rusange. Ibyo abana birebye wenda turagaruka ku butumwa bwa nyakubahwa minisita w'ubutegetsi bw'igihugu, turagaruka ku butumwa yageneye ubuyobozi bw'aya ma ekipe. Ni ibintu biriho bigana heza, ni ibintu bigana heza. Ubwo butumwa n'ubundi nibwo tuhita tugarukaho mu kanya nyuma yo kwakira abatugeza amakuru agezweho mu kinyarwanda. Ubwo natwe turagaruka nyuma y'amakuru, noneho tuganire ku cyerekeranye n'ubushobozi ama ekipe asabwa kugira ngo azagume mu cyiciro cya mbere. Nyuma turaza no kuganira ku yandi makuru. Niko bimeze cyane. Twari tukiganira ku makipe yazamutse mu cyiciro cya mbere. Uyu munsi afite amahirwe angana iki yo kwiyubaka Mugaragu nyuma y'iminsi 6 yonyine niyo bafite yo kuba bakoze rishafu cyangwa se bahinduye abakinnyi bongeyemo abandi ndetse n'abatoza. Ubona aya makipe koko afite icyizere cy'uko azaza mu cyiciro cya mbere akahaguma, cyangwa no kuza kuramutsa ubundi akongera agasubirayo?
reka mbere ku ikipe Queen ikipe ya Gicumbi ngira ngo ni ikipe yamanutse mu mwaka wa 2018 nuka mu cyiciro cya mbere bamanuka mu cyiciro cya kabiri ni ngira ngo ni ikipe mu kumanuka kwayo ntabwo bigeze bemeye neza n'uburyo bamanuwe kubera ko ahubwo ni 2019-2020 ubwo hazaga covid ikipe izibiza kurangira imanutse kuko ni mwaka ushize ya 20 kwezi kwa gatatu ubwo bajya gukina n'ikipe ya Rayon Sports icyo gihe umukino umunsi ijuru ne championnat ikahita ihagarikwa inyuma bikaza kurangiza ko bikemeza ko ikipe ya PL ihawe iki gikombe. Ikipe ya Gicumbi rero muri uku kumanuka bamanutse bakubita agatoki kandi ariko nabwo bakaba baramaze igihe kinini ino ikipe ya Gicumbi ihorana ibibazo buri gigarukira ku mwamba ngaho ibibazo bya mikoro ibibazo by'ibirarane y'imishara y'abakinnyi recruitment abakinnyi batabonye ndetse nyine no ku munsi ejo twumvaga bamwe mu bayobozi ndetse bamaze iki gihe kinini mu ikipe ya Gicumbi bavuga ko babahe igihe kinini usanga bakoresha ingengo y'imari isa naho ari igihuha rimwe ndetse yewe ugasanga ngo no muri balance buri gihe babaho kandi champion gikomeje balance ari zero. So ngo rero abantu baratinyuka bavuga ngo bakoreshaga ingengo y'imari ya miliyoni 20. Ego ni si bamwe mu bayobozi bavugaga se ku munsi ejo twari turi miliyoni 20 mu cyiciro cya mbere amafaranga atatwara n'ikipe ya Urumva ko ibyo ngibyo kwizigira barabibonye abona ko kwari kubaho nko kubaho mu cyuka cyangwa se kubaho bamwe basa naho babeshyanye. Ibyo rero abayobozi bwa Gicumbi uno mwaka urabizi ko muri cyiciro cya kabiri ubwaho ubuyobozi bw'akarere bwari bwatanze miliyoni zirenga 25 nkuko n'ubuyobozi bwabitwitangaje. Niba rero ubuyobozi bw'akarere mu cyiciro cya kabiri bwaratanze arenga miliyoni 25 ubwo yakaba nani mafaranga agenda ava mu bafatanyabikorwa ndetse n'abanyamuryango w'ikipe ya Gicumbi umva ko ubuyobozi bw'akarere bwasaga naho bwazamuye iyo myumvire ndetse bwarazamuye ariko akse miliyoni ziri munsi y'ijana na 50 zatunga ikipe ikaza kuba competitive mu cyiciro cya ibyo ntibishoboka ariko kuri Gicumbi ejo wumvaga ko barimo baravuga ko hari miliyoni 100 ubuyobozi bw'akarere bushobora kuba bwarabemereye. Ikindi Gicumbi hari approach ndetse bamwe na bamwe mu bayobozi babo ndetse n'umunyamategeko wabo yatangiye gukora kuri za nganda zariya Igicumbi. Harimo n'urundi ruganda barimo bavuga atari makuru ko umuntu aruvugira hano kuri mikoro kuko n'umuntu arwamamaje ndetse kuko rutaranajya no muri equipe n'amafaranga turayatangamo narwo rwitegura kuza gukora mu karere ka Gicumbi narwo bamaze kurwegera ku buryo abanyenganda ndetse n'abashoramari bahariya bagiye kuzajya nabo bafata amafaranga bashyira ari. Ikindi noneho hari amafane club muri buri murenge ugize akarere ka Gicumbi ubu ngubu ngo hari fane club ndetse ku buryo ayo mafane club buri muntu agiye kuzajya atanga amafaranga 1,000 ayo mafaranga yose agakusanyirizwa hamwe avuye muri iyo mirenge akazamuka akajya muri equipe. Urumva ko ku ikipe ya Gicumbi noneho bitandukanye nuko imanuka byari bimeze ubu ngubu ikipe ya Gicumbi dukurikije ibyo twumvise niba bitaza kuba ari amasigara cyicaro ngo bivugwe gusa mu magambo ntibishyirwe mu ngiro nibiramuka bishyizwe mu ngiro ekipe ya Gicumbi bije miliyoni generaza kurenga kandi Gicumbi izabasha gusurvivinga mu cyiciro cya mbere. Akse gendera ku butumwa ministre w'ubutegetsi bw'igihugu yahaye abayobozi b'uturere kubera ko hari amakipe menshi aterwa inkunga mu buryo bukomeye cyane n'uturere noneho iyo message abariyo tugenderaho tureba igikwiriye gukorwa n'amakipe cyane cyane aterwa inkunga n'uturere. Yes ngira ngo ni tweet ya Gatabazi Jean Marie Vianney akaba ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ku munsi w'ejo bw'imikino yasozwaga yabyanditse mu rurimi rw'icyongereza aravuga ati big up Gicumbi Football Club and to the list your respective districts have to ensure you have all it's required to perform very well in the first division. Ataginga Gicumbi district, Rwanda West, Rwanda North, Ngoma district na Nyagatare district. No kuvuga ngo intara haba hari uburasirazuba ndetse n'intara y'amajyaruguru yewe n'utwo turere. Aravuga ati rero mu by'ukuri amakipe ya Gicumbi na Etoile de l'Est mu by'ukuri ati twizeye tudashidikanya yuko mu by'ukuri uturere tuzabafasha tukabaha ibyo mukeneye byose kugira ngo muzitware neza cyane very well neza cyane mu cyiciro cya mbere. Ibi ngibi bona ubutumwa si ubwa mbere bitangaje yarabitangaje ubwo ikipe ya Musanze ubuyobozi bwavugaga yuko bijyanye n'ibyo bahabwa babona badashobora gukomeza kuyobora ikipe baraganira bibigizemo uruhare muranabyibuka yabivugiye hano kuri mikoro za Radio Rwanda turi mu rubuga rw'imikino ibyo bivaho Muhanga
baravuga bati ibintu birananiranye aya mikoro turabona rwose dushobora kuziteza abantu ahubwo bikagaragara nabi ko tuyoboye nabi nyamara ari ubushobozi buke nta mikoro make. nanone twongera kumva abayobozi ba Muhanga bongeye kugaruka kuyobora ikipe. Ibi byose rero navuga nti ni amahire rwose, ni ibintu byiza kuba minisita abashyigikiye kuko ni umusiporutifu birumvikana. Muranabyibuka igihe Gicumbi yari mu mazi abira rwose ibayeho nabi cyane, amafoto ajya hanze y'aho barira y'aho baryama n'ibindi byose. Icyo gihe muribuka uruhare yabigizemo, mu ntara y'amajyaruguru uribuka uruhare yabigizemo. ngira ngo rero ni ikintu cyiza cyane nk'uko wari utangiye no kubivuga. none urumva ko n'ama ekipe yatangiye kubyumva, yatangiye no gushakisha ashobora kuvamo mikoro. Ejo nubwo tutumvise Ndayambaje Felix ni nyakubahwa meya w'akarere ka Gicumbi, ka Gicumbi nawe nk'umusoje aravuze ati nubwo urabizi ko turi kwitegura amatora y'abayobozi y'inzego zibanze ubwo azabonekamo n'abayobozi bashya. we ni umuyobozi kugeza ubu ngubu ari eligible yo kuba aramutse agiriwe icyizere yakomeza gutorwa nk'umuyobozi. Rero ikipe ya Gicumbi ku ngoma ye isa naho yazamutse, we yavuze ko akarere kiteguye gukora ibishoboka byose. Hanyuma nyuma yo gukora ko ngo ingengo y'imari yose y'akarere ntabwo wayishyira muri ekipe. Bavuze bati niba abaturage ubwabo barishatsemo ubushobozi bwo kugira ngo biriya bibazo byari biri ku mupaka baze kubyikemurira nk'abaturage, why not noneho iby'ikipe ubuyobozi abaturage batabasha kubyikemurira. Avuga ko hejuru y'amafaranga akarere kazatanga noneho akarere kaza kuba umuvugizi w'ikipe, cyane cyane no kugira ngo baprocinge nabo bafatanyabikorwa bakoreramo imbere mu karere. So ugiye kumva rero namubaje wese mu gihe noneho waba udakomeje hakaza umuyobozi mushya, ni ibiki uza gusiga bizatuma uwo muyobozi mushya azabigenderaho, cyane ko nanatorwa kuko nabyo ugomba kubiteganya. nibyo namubaje manda ye kuko azahitanyirana n'icyiciro cya mbere. avuga ati ibi hari umurongo abanyagicumbi nubwo nshobora kuba ngenda nakomezanye n'akarere kuyobora akarere, ariko abanyagicumbi ndetse n'umurongo uhari nge ibyo nza gusiga ni ibintu byashyira mu mwanya mwiza umuyobozi, ku buryo n'umuyobozi ubu ngubu tunagendeye no kuri n'ubutumwa minisita Gatabazi abatanga, umuyobozi w'akarere wese ubu ngubu uza ikipe iri mu cyiciro cya mbere yaba atanakunda n'umupira w'amaguru ari foruse yuko byanze bikunze aza gushyigikira. ashobora kuba atabyumva ariko akaberekera abatekinisiye bakaza kugera. So nkurikije rero yaba ku ikipe ya Gicumbi ko nahereyeho abanyagicumbi aho batsikiye kugira ngo bamanuke, ndetse n'ubu buyobozi n'ubu butumwa bwa Gatabazi muri rusange, nicyerekana ko ikipe ya Gicumbi ari ikipe gusavayivinga mu cyiciro cya mbere ntabwo biza kugorana. Ku ikipe noneho ya Etoile de l'Est abantu bari bamaze imyaka ko twakomeje kubigarukaho ku munsi w'ejo bonye ukuntu abantu bahita birara mu mihanda, nubwo navuga ko bamwe batigeze bibuka ko tukiri mu bintu bya covid, nyamara bidakwiye. Nubwo wakwishimira intsinzi ariko ugomba kwibuka ko tukiri no kurwana n'icyorezo cya covid muri rusange. Nyuma y'imyaka 24 kwizi nakunze kugenda mbigaruka mvuga ati bamaze imyaka 3 inkoko yabitse gatatu Petero abona kwihakana Yesu. Ninavuze ati Etoile de l'Est ku nshuro ya 3 bagerageza koza mu cyiciro cya mbere, nibidakunda baze kwita bazibukira. Kubona no byakunze rero bari barashyizemo ubushobozi bwose bushoboka. Niba ari ikipe mu cyiciro cya kabiri ifata ba Mwizerwa Mini, ifata ba Jimmy Kibengo, ifata abakinnyi benshi batandukanye babakomeye, ikabatunga mu cyiciro cya kabiri, nikikwereka ko ikipe yari iteguye ndetse iri natayari kugoma mu cyiciro cya mbere. Etoile de l'Est na Gicumbi nkurikije uko zazamutse nuko bimeze na makipe uno mwaka aza kuba ari tayari. Ikiza kuyagora ni intangiriro kubera ko ntabwo aza kuba yubatse nk'andi makipe, ariko muri merikato yo mu kwezi muri merikato yo mu mwaka w'imikino hagati ano makipe azongeramo imbaraga, ndetse n'amakipe azatanga challenge ku buryo abakinnyi bo mu Rwanda ntabwo itandukanye ari nini, kiba gisigaye ni motivation gusa abayobozi bw'amakipe butanga ndetse n'ubwo bushobozi bashyiramo. Ubwo turabifuriza amahirwe masa. Duhindura ingingo tujye mu Mavubi y'abagore atakitabira imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'Afurika. Ku murongo wa telefone turi kumwe na bwana Jules Karangwa, ni umuvugizi wa Federasiyo y'umupira w'amaguru mu hano mu Rwanda. Jules waramutse neza? Waramutse neza. Jules waramutse? Naramutse neza. Ni amahoro? Ni amahoro, namwe nuko. Hanyuma natwe tumeze neza cyane. Turi kumwe na madame Nyiramuntu Grace, ni umutoza w'ikipe y'igihugu ya under 20 y'abagore. Waramutse neza cyane Grace? Waramutse neza. Tubaye ikaze mu rubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda. Murakoze cyane. Yes, icyo tubahamagariye birumvikana Jules, ku munsi w'ejo twabonye ibaruwa Minisiteri ya Siporo yandikiye Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda ibagaragariza yuko
bakurikije uko iyi mikino yagenze ya under 20 mu bagore ikipe igatsindwa ibitego 4 inshuro ebyiri byagaragaje ko umupira w'abagore uri ku rwego rwo hasi ndetse banabagira inama y'uko ahubwo federasiyo yakwihutira guhita itangiza shampiyona kugira ngo basubire kuri ritime aho kugira ngo bahite bajya kwitabira mu marushanwa nyafurika yo gushaka itike y'igikombe cya afurika cya 2022 kizabera muri Maroc. ni ibaruwa mwakiriye gute nka federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda ko igisubizo n'ubundi rimwe cyarebaga? urakoze ngira ngo ku buryo twayakiriyemo byo birumvikana ko butandukanye n'ubwo twifuzaga ko tujye twandika dusaba ko twemererwa ko ikipe yitabira ikanahabwa inkunga. Birumvikana tuba twifuza ko ikipe yitabira, ubwo rero birumvikana uburyo bwo umuntu abyakiramo ubwo sinzi ko umuntu yanabitindaho, ahubwo ikirebana n'inama warushorejeho ziri mu byo batugiriye n'inama ngira ngo byo n'ubundi bisanzwe binahura na gahunda zihari, kuko gutegura amarushanwa yo mu cyiciro cy'abari n'abategarugori ni inshingano nyamukuru za federasiyo. Ibyo imbogamizi za covid zabayemo muri iyi myaka nk'ibiri ishize, hanyuma birebana no gutegura gahunda y'iterambere ry'igihe kirambye ry'umupira w'amaguru, by'umwihariko umupira w'amaguru w'abari n'abategarugori, nabyo ni bimwe mu biri mu migabo n'imigambi by'ubuyobozi bushya bwa federasiyo, ndetse yewe n'imirimo yaratangiye igeze kure. iyo gahunda ikorwa ishyirwaho uburyo mu mwaka utaha tuzaba tuyifite. Ntekereza rero ko n'ubundi mu by'ukuri inama ziri muri iyo baruwa mwari muvuze birahura n'ubundi na gahunda zisanzwe zari zihari muri federasiyo zatangiye gukorwaho cyangwa ziri gutegurwa gukorwaho. Ibijyanye rero no kutitabira byo birumvikana kuva ku mukinnyi, kuva ku twe tuyobora ikipe, dutegura ikipe mu buryo buri tekinike, byumvikana ko nyine nta wakubwira ko yishimiye kuba atitabira. Gilles, umuntu araza guhuza ibintu byinshi. habaye icyorezo cya covid-19, hari ikipe ya Scandinavia yagombaga guserukira u Rwanda mu mikino nyafurika. hari ikipe y'abagore igeze guhagarikwa igihe kigera ku myaka 4, ikabwirwa ko nyine igomba kubanza ikitegura. ibyo byose biragenda bigahurirana. umuntu akibaza niba wenda hataba harimo kubangamira umupira w'abagore hano mu Rwanda. mwe mubibona gute nka federasiyo, kuko biraza n'ubundi bikagaruka kuri mwebwe mushinzwe gutegura amayikipe mu buryo buri tekinike? uko bivuze ntabwo ari iryo jambo twakoresha ryo kubangamira. icyo twese tuziranyeho twese nk'abafatanyabikorwa bari muri uru ruganda rw'umupira w'amaguru ni uko hakenewe imbaraga nyinshi, ingamba zihariye ku birebana n'iterambere ry'umupira w'amaguru w'abagore, kuko urwego uriho birumvikana ko hakenewe gukorwa byinshi cyane kurusha n'ibyo mu rwego rw'umupira w'amaguru w'abagabo. icyo rwose no kuva ku ruhando mpuzamahanga ku isi, FIFA, CAF n'ahandi, usanga za gahunda ziriho zo guteza imbere umupira w'amaguru w'abagore zihariye kandi zifite umwihariko nyine ujyanye n'ahantu urwego rw'umupira w'amaguru w'abagore uri. Ibyo turabizi nka federasiyo, niyo mpamvu natangiyeho mvuga nkomoza ku ngamba zihari, kuri gahunda zihari zo kugira ngo umupira w'amaguru utezwe imbere. nawo ntabwo mvuze ngo uhite ugera ku rwego rw'abagabo aka kanya, ariko nibura naho hajyeho ingamba strategy zifatika zo kugira ngo uyu mupira utere imbere. dukunze kubigarukaho umunsi ku munsi, dukunze kubibabwira, dukunze kubagaragariza iyo gahunda ihari. birumvikana ntabwo ngiye kubwira ko umupira w'amaguru w'abagore uri ku rwego rumwe n'umupira w'abagabo uyu munsi, ariko burya icyiza ni uko hari izo ngamba zo kugira ngo nawe ugire ahantu uva, ugire n'aho ugera. ibyo rero byongera ngo mu by'ukuri nta federasiyo nta n'uwabitwibutsa, kuko biri mu nshingano zacu. niyo ugiye muri stati ya Ferwafa, mu nshingano zirimo no guteza umupira w'amaguru w'abagore mu buryo bw'umwihariko. nta kundi budasanzwe rero tubibona, tubifata nk'inshingano, tubifata nka devoir dufite, ahubwo mu by'ukuri igihari no gushyira mu bikorwa nyine izo gahunda zose n'ingamba ziba zihari zo kugira ngo umupira w'amaguru w'abagore utere imbere, kuva ku rwego rw'amarushanwa yabo, amakipe y'ibihugu, kuva mu bakiri bato kugera ku makipe
y'abakuru. Ibyo byose bizaba biri no muri iyo gahunda nababwiye izashyirwaho tuzatangira kugenderaho kuva mu mwaka utaha 2022. Grace uri umutekinisien binahuriranye nuko ku munsi w'ejo twarimo turumva profile yawe nk'umuntu wabaye umukinnyi akaba umutoza ndetse n'umusifuzi bidasanzwe ubundi ku bantu bose nk'umutekinisien ukurikije amatariki yari ahari iminsi yari ihari kugira ngo mutegure ekipe mwabonaga icyo gihe cyaba gihari cyangwa minisiteri icyemezo yafashe murabona cyaba gikwiye mu buryo buri tekinike? urakoze cyane. ikintu cya mbere nabanza kuvugaho ni ku byerekeranye no gutoza iriya kipe. ngewe ku bwanjye nta n'umuntu wari wabibwiyeho ko nshobora kuzayitoza. bari bambaye ikipe y'abatarengeje imyaka 20. ku byerekeranye na staff yagomba kuzayitoza rero nibaza ko nshobora kuba ntarindimo kuko nta kintu nari mbiziho. ku byerekeranye no kuba rero wenda yahagaritswe iriya kipe senior team uko biri kose ntabwo nkatwe nk'abatekinisiye cyangwa n'abakinnyi twabyakira neza cyane kubera ko buriya kenshi na kenshi abakinnyi barakina kugira ngo bajye mu ikipe y'igihugu. ariko nanone navuga ngo no kuba wenda bashobora kuba bayihagaritse nabyo bishobora kuba biri mu nzira nziza zo kugira ngo tubashe kubaka umupira wacu w'abagore. nkavuga ngo rero icyakurikiraho ni uko nk'uko Jire yari amaze kubivuga hakenewe ingamba zikomeye zidufasha kugira ngo developoma cyangwa se iterambere ry'igihe kirekire minisiteri yasabye ko federasiyo yakwitaho zishyirwe mu bikorwa. hakorwe gahunda, hakorwe plan strategique igaragaza uburyo umupira w'amaguru w'abagore ugomba kuva ku rwego uriho ukajya ku rundi rwego, kuko ukurikije igihe kinini cyari giciyeho abakobwa badakina. ni nacyo kintu cyatugoye cyane mu batarengeje imyaka 20 kuko Ethiopia twahuye nayo ntabwo bigeze bajya muri lockdown na rimwe kuko bo ntabwo bemera ko na covid ibaho, bakomeje gukina. nicyo kintu rero urebye baturushije ahanini isuko wenda bafite umupira uri hejuru cyane par rapport y'uwacu wo mu Rwanda, ahubwo ikintu baturushije na entraînement. hanyuma utoza ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 20 ariko uyu mupira w'abagore twavuga ko uri umwe mu bantu bafitemo experience nini ugereranyije n'abandi batoza banahari. tubwire byari gusaba igihe kingana gute kugira ngo ikipe ibe yageze kuri ritme yo kuba yajya kwitabira amarushanwa? nibaza yuko kubera igihe kinini tumaze tudakora, icya mbere cyo nka staff yari kujyaho yari gukenera gutumira abakinnyi benshi cyane kugira ngo babashe kureba abo bashobora kuzifashisha kuri iyi match. urumva rero bari bakeneye igihe gihagije kirekire kugira ngo babanze d'abord gushaka ikipe kuko ntayihari. navuga ko nayo ntayihari kubera ko ikipe ituruka muri shampiyona kandi shampiyona nayo nta imaze imyaka 2 idakina. bari bakeneye nibura nk'icyumweru kugira ngo batoranye ikipe, babe bafite nibura nanone nk'ibyumweru 2 kugira ngo bategure ikipe izabasha kwitwara neza. ni amahirwe dutakaje njye mbona ko agoye no kuzongera kuboneka kuko inzira twari tugiye gucamo na senior team niyo ni inzira yoroshye cyane, byari byoroshye cyane iyo tuba twarabonye umwanya wo kugira ngo twitegure. ni inzira yoroshye kuko yari igiye guhura na Djibouti. Djibouti nayo urwego rwabo rw'umupira ruri hasi ugereranyije n'urwego rwacu n'u Rwanda. nyuma yaho ikipe twagomba guhura nayo ni Abarundi cya Djibouti Eritrea. urebye ibyo bihugu byose rero yaba Eritrea yaba Djibouti yaba Abarundi urwego rwabo rw'umupira ruri hasi par rapport y'urwego rw'abanyarwandakazi. rero aya mahirwe dutakaje ubundi ntakunda kuboneka, ariko nta kundi ubu ni isomo tubonye kubo bireba bose abakunzi b'umupira w'amaguru. ingamba zigomba kuba zimwe zo kugira ngo dutegure neza amakipe yacu, kandi ntabwo twategura ekipe y'igihugu ahubwo tugomba gutegura club zizavamo abakinnyi bagomba kujya mu ikipe y'igihugu. tubashimire cyane Grace nyina w'umuntu ndetse na bwana Jire Karangwa. murakoze. umunsi mwiza.
akise uburyo icyemezo cyafashwemo hashingiwe kuri performance ya under 20 ya nyina w'umuntu bavuga ati natwe ntabwo twanarushijwe na Ethiopia kuba nta myitozo twaherukaga n'amarushanwa twaherukaga bo batarigeze bahagarara atariko kandi amahirwe twari harakanasoreje kuvuga ngo amahirwe twari dufite kuzongera kuyabona biranagoranye icyemezo cyafashwe kiri feya. icyemezo cyafashwe ntabwo kiri feya na gatoya. ibi ngibi kuvuga ko ukuyeho umukino cyangwa se utakibaye kubera performance cyangwa se kutitwara neza mu mikino iheruka, ibi ngibi wabihuza umwana mu ishuri iyo atsinzwe ntabwo umubyeyi umubwira uti ntuzasubire ku ishuri cyangwa se ngo umukubite umuce ibisebe, ahubwo ugerageza kumushyigikira. ubundi baratsinzwe ariko leta iravuga ati ntibasibire kubera impamvu runaka bakomeze bagerageze. ahangaha rero ntago umuti wari uriya, nta n'ubwo impamvu yo gutanga yaririye. iyo haza gutangwa indi mpamvu yindi umuntu ari kuyumva. iyo uza kumbwira uti nk'impamvu yatanzwe under 23 itajya muri Ethiopia, Scandinavia itajya muri Kenya, iratwara yumvise kuko ni ibihe ndetse na mezire za leta y'u Rwanda yafashe kuri bya covid, aho nta n'ikintu wari kuburanaho. ariko kuvuga ngo performance na sekafu kwizigira impamvu ngiye gutanga urugero. dujya gukina na Cape Verde home and away, tubanze iwabo bakazana i Kigali, twe tumaze amezi hafi 8 nta shampiyona tugira. byabaye ngombwa ko umutoza Amashami Vincent afata ikipe ayimarana hafi ukwezi kuzuye muri lokale, kubera ko abakinnyi bataherukaga gukina kugira ngo bongere bagire iyo fresher physique mu maguru yabo n'ubwo nta mikino y'inshuti bari babonye. kubera ko ino mikino y'abagore ntabwo ije itunguranye, ntabwo bayitangaje mu cyumweru kimwe. yaba nabo bari babitangaje mu cyumweru kimwe, icyemezo nk'iki kigafatwa twari ku cyumba. ibi ntabwo bitangajwe mu cyumweru kimwe nk'uko no byagenze icyo gihe. niba abagore nabo bari bamaze iminsi batarimo barakina, igihe bamenye ko iyo mikino ihari, nabo bari gufata ikipe nabo bakayihereza umwanya ikamara igihe kinini muri kampu. iyo kampu abo bakobwa iyo myakure yabo bakongera bakayishyushya n'ibiki, bakongera bakagira fresher physique nabo bagakina. kubera ko ibyo vuba niba waremeye ko under 20 ikina ukaba ubongereza irita ukahita uvuga uti wapi no siriya ntikine, ibyo nabyo biravuga ati reka umupira w'abagore wose muri rusange completely amakipe national tuyahagarika no mwaka ntacyo. niba waremeye under 20 inkuru nayo yirekure ikine, kubera ko ntabwo uburyo yirekuremo condition. niba abo duhanganye Ethiopia Grace yaravuze iyo itarigeze ihagarara, niba ubizi ko itarigeze ihagarara, kuki udahereza umwanya igihe kinini? ariko se Grace we urumva yavuga iki kuri boss we ntacyo yararumagahuha ajya gukasa icyemezo bamwirukane. icyo ndi kuvuga jewe ni uvuga ngo uko byagenze ikipe tujya gukina na Cape Verde tumaze amezi 8 tudakina, ikipe igahabwa ukwezi kose bari muri kampu. niba n'umupira w'abagore dushaka kutera imbere, iyo faveri yagiriwe basaza babo nabo nibagirirwe bahabwa icyo gihe kinini cyo kwitegura. kereka gusa iyo tuvuga ngo afishe zije mu cyumweru kimwe bitunguranye, ariko ntabwo izo afishe zije zitunguranye, kubera ko ikarandiriye federasiyo yari yize, ndetse byaze kuze federasiyo nk'abatekinisiye baba barabitangarije minisiteri. kereka ahubwo ari ukuvuga ngo federasiyo nk'abatekinisiye bahawe email na kafu, ahubwo batinda kubibwira minisiteri bakayibwira bayitunguye, banditse mbere cyane. so waranditse mbere rero byakabaye byuko niba ayo mafaranga mwahaye ekipe nkuru y'abagabo bagafata ukwezi kose muri kampu bitegura kugira ngo bakine na Cape Verde, n'abagore bahereze. nicyo nyine nibaza uburyo ni gute nyine abagore bo mu Rwanda nabo bazahabwa agaciro, kuko nyewe sinzi niba ariko mbibona, kuko niba Scandinavia idasohotse bikaba bigiye no kuyiviramo gusenyuka, kuko yari yavuga ati turiteguye tuzajya mu marushanwa nyafurika, tugaragaze tugaragaza abakinnyi bacu, maybe hari n'abakundwa bakaba bagurwa no mu makipe yo hanze, kuko twabonye abakobwa bo mu Rwanda basigaye bajya gukina muri Kenya n'ahandi. ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore ndabyibuka ni 2017 na 2016 bigeze kwihagarika hafi imyaka 3 idakina nta marushanwa ikina. uyu munsi barahagaritswe babujijwe kujya gukina igikombe cya Afurika, itike gushaka itike y'igikombe cya Afurika kizaba mu kwezi kwa 7 2022, harimo amezi ari hafi 9 8. so n'uvuga ngo ibi nyine ni ryari kuko
iyo biba mu bagabo ni kuriya byari kugenda se ntabwo byashoboka abagabo baratsindwa turaba dufite inota rimwe indege ikipe igahabwa jeti kugira ngo ijye gukina returu bakayiha indege yonyine amamiliyoni n'amamiliyoni akagenda kugira ngo bajye gukina yonyine ariko mu bakobwa kwitabira ni ikibazo gikomeye cyane noneho ikintu kirenga kuri ibi ngibi ni uko ni ibintu bimaze kuba akamenyero ni ibintu bimaze kuba umuco urumva ni ibintu bimaze kuba umuco kandi noneho birakorwa none se reka ntumbwire ngo Diane wo muri ushinzwe iterambere ry'umupira w'abagore hari icyo yabikoraho ntumbwire ngo hari icyo wabaza koca Grace ngo agire icyo akubwira ntumbwire ngo hari icyo wabaza Jules Karangwa ngo agire icyo akubwira ni ibintu mu bushobozi bafite n'inshingano bafite badashobora kugira icyo babikoraho ni ibintu birenze urwego rwabo erega ikindi kwizigi urebe imbaraga zashyizwemo kugira ngo Primus National League igaruke ibe irangire isozwe urebe imbaraga zishyizwemo kugira ngo icyiciro cya kabiri gikinwe tubone amakipe azamuka ndetse kikaba kizanatangira icya 2021 na 2022 kizatangira rimwe n'icyiciro cya mbere urebe imbaraga zishyizwemo kugira ngo icyo cyiciro bibe hagiye haba inama zitandukanye zo kwiga cyane cyane ku mupira w'amaguru w'abagore twaje tubona nawe mu bayobozi bavuga bati ese ayo mafaranga urabese ko abagore baha amafaranga na FIFA wumvishe impaka zavuyemo wumvishe ibintu uko byagenze kugira ngo abakobwa bahabwe amafaranga yabo kugira ngo nibyo bagiye babasaba mu bihe bya covid nta n'imikino nta n'amarushanwa ugasanga kondisiyo bari gushyira ku makipe y'abagore zirakomeye cyane mu magambo make aba bantu bo muri minisiteri sinzi icyo bapfa n'aba bantu b'umupira w'abagore ibintu byose ntabwo na faveri ni ibintu bameritaga bari bemerewe n'amategeko byose ibyo bagombaga guhabwa babihawe ari uko habanje induru nyinshi ubwo rero nyakubahwa PS nyakubahwa minisita ubwo nibo bazi impamvu nk'uko perezida mushya wa kafu yavuze ati agiye gushyira imbaraga mu mupira w'abagore ndetse no gushyiramo input nyinshi na perezida mushya Kafu Olivier yavuze ko mu byo nawe bimuraje ishinga utaramunuzanemo ferwafa ibi bintu birenze urwego rwa ferwafa sinzi aho bizaganirirwa ariko birenze ferwafa iyo bigeze mu ikipe y'igihugu bandikira federasiyo nyine tuvuga federasiyo nishinzwe mu ikipe y'igihugu reka duhere muri shampiyona turaza kureba niba muri shampiyona koko federasiyo iza gushyiramo imbaraga ayo makipe shampiyona umupira w'abagore ukaza kuzamuka nuzamuka twe natwe tuzabapushe uko buri gihe tuzatuvuga uko tubivuga buri gihe tumera nk'aho natwe turimo turakomanga ndetse duhora twibutsa iyo minisiteri kugira ngo nibigera ku kipe y'igihugu izo input ndetse n'imbaraga zize gushyirwamo wenda ishobora kuba atari uno munsi ariko wenda umwaka utaha uko bigikomeza kugenda bivugwa bigaruka shampiyona y'abagore yongeye kuzamuka amafaranga yashyizwemo irimo iravugwa cyane bishobora kuzapusha iyo minisiteri ko noneho bashobora kuzicara cyangwa se iyo involvement bakabe bagira umupira w'abagore iza kuza kubaho kuko nitukomeza natwe kuvuga rega bikubera iki tuzakomeza gushima hantu nabo hari igihe kizagera icyo kintu bakagitekerezaho ariko kugeza ubu ngubu umupira w'abagore ntabwo ushyirwamo imbaraga ndetse ni ukuvuga ngo muri minisiteri umupira w'abagore ntabwo ari priority mu magambo make ni ibyo ngibyo umupira w'abagore n'iterambere ry'umupira w'abagore ntabwo ari priorite muri minisiteri ya siporo zagizwe priorite muri minisiteri ni uko gahunda zimeze muzashakishiriza ahandi mujye mu zindi disipurine nyinshi ndashatse kugarukaho ariko umupira w'abagore ntabwo muri minisiteri ari priorite rwose biramutse ari uko byaba bibabaje cyane ubwo minisiteri na federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda mwongere mwicare mwige kuri uyu mupira w'abagore mubaha agaciro bakwiye nk'uko n'abasaza babo bagahabwa low performance serushu y'Amavubi niyihe ibaho reka performance se ni ibitego ubundi reka tujye buri wa gatatu tubagezaho umukino tubasobanurira kugira ngo mujye musobanukirwa n'imikino uyu munsi twahisemo kubategurira kuri handball reka twakire mugenzi wacu Olivier Tuyishimire adusobanurire uburyo uyu mukino ukinwa n'amategeko yawo ndetse n'uburyo naho uhagaze uyu munsi kuko ni umukino umaze imyaka 23 ukinwa mu Rwanda. Amateka tubwira ko imikino isa nka handball yatangiye gukinwa mu Bugereki bwa kera abantu basa nkaho bahanahana amabuye ibi byanabaye nk'umukino ndetse binaba nk'imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibirori icyakora nanone amateka duhishurira ko mu kinyejana cya 19 amajyaruguru y'Uburayi cyane ibihugu nka Denmark, Ubudage, Norvège na Suède ari bw'umukino wa handball
watangiye gukinwa. Gusa nanone amateka ahishura ko uyu mukino watangiye gukinwa neza mu 1996 bigizwemo n'uruhare na Liyetona Hogan Nelson wari umwarimu mu ishuri ryisumbuye rya Odarpe mu majyaruguru ya Copenhagen mu 1996, maze umukino noneho byemewe n'amategeko ukinwa bwa mbere tariki ya 29 Ukwakira mu 1917 ukinirwa i Berlin mu gihugu cy'Ubudage. Niba uyu mukino w'intoki wa handball waratangiye gukinwa mu kinyejana cya 19 ku isi, mu Rwanda waba waratangiye gukinwa ryari? Ese ubundi ukinwa ute? Nitwa Olivier Tuyishimire, musabye gukurikira urubuga rw'imikino. Mu 1983 nibwo umukino wa mbere wa handball mu Rwanda wakinwe. Byumvikane ko ari umukino umaze imyaka 38 ndetse kuri ubu bagera ku 12,600 nibo bakina uyu mukino. Ngarambe Jean Paul, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya handball mu Rwanda, arasobanura amavu n'amavuko y'uyu mukino. Handball ni umukino wavutse mu Rwanda mu 1983 ndetse muri uwo mwaka ni naho habaye match ya mbere yahuje Groupe Scolaire Zaza ihura na Groupe Scolaire de la Salle iba igicumbi. Hanyuma Federation ya handball mu Rwanda yaje gushingwa mu 1988. Ako mbere yuko federation ibaho mu 1988 ama equipe yagiye yiyongera mu 1985 akwirakwira hirya no hino ahantu hari abafrere b'abasharite ndetse na abafrere de la Salle bagenda bayizamura hirya no hino mu mashuri bari bafite. Mu 1992 nibwo ishyirahamwe ry'umukino wa handball mu Rwanda ryamenyekanye ndetse rinemerwa muri Comité National Olympique, riza no kwemerwa muri Confédération Africaine de Handball ndetse rinemerwa na International Handball Federation. Ese handball umukino w'intoki ukinwa n'abakinnyi 7 waba ari mukino ki? Waba nawo abakinnyi bahabwa amakarita? Uburyohe bw'uyu mukino bwaba ari ubuhe? Ngarambe Jean Paul ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya handball mu Rwanda, arasobanura uko ukinwa. Handball rero ikinwa n'ama equipe abiri, buri equipe ikaba igizwe n'abakinnyi 7. Muri abo 7 batandatu nibo bakina mu kibuga, hakabamo n'umuzamu. Igakinirwa ku kibuga gifite forme ya rectangle, no kuvuga urukiramende, kikagiramo n'izamu. Iyo muri handball isanzwe utsinze igitego kigira inota rimwe. Umukino ukamara iminota 60, no kuvuga 30 igice cya mbere na 30 igice cya kabiri. Ubwo rero nyuma iyo match irangiye bareba ikipe yatsinze ni ikipe ibifite ibitego byinshi. Muri handball habamo amakarite 3: ikarita y'umuhondo, ikarita y'umutuku n'ikarita y'ubururu. Ikarita y'umuhondo ya tuyibara nkaho ari avertissement, ihabwa umukinnyi ukoze ikosa ryoroheje. Iyo yongeye gukora irindi kosa bahita bamuha 2 minutes. 2 minutes rero ihabwa umukinnyi akava mu kibuga akajya kuri bench, hanyuma ikipe igakina ituze kurinda ya minota 2 irangiye wa mukinnyi akabona kugaruka. 2 minutes umukinnyi ashobora kwihabwa inshuro 3, ariko ku nshuro ya gatatu hinduka carton rouge. Icyo gihe havamo nyuma y'iminota 2 hakajyamo undi, wa mukinnyi we ntaba akemerewe gusubira mu kibuga. Ariko carton rouge nanone bashobora kuyiguha direct bitewe n'ikosa wakoze uburyo ringana. Icyo gihe rero uvamo hakazajya gusubiramo undi mukinnyi, ukazasimbuzwa none nyuma y'iminota 2 hakajyamo undi mukinnyi, ariko wowe biba birangiye kuri iyo match ntuba uri bwongere kuyikina. Carton bleu rero yo ariyo ihambaye ndetse kuko ari ni rule de faute wakoze. Icyo gihe rero akenshi iyo iherekezwa na raporo. Iyo umukinnyi yabonye carton bleu ntiyongera gukina iyo match, ariko nawe nyuma y'iminota 2 hajyamo undi muntu, ariko nanone iherekezwa na raporo. Iyo raporo rero umugasifuzi barayikora, ikaba ishobora kuvamo ko ushobora guhanishwa indi mikino, ushobora guhagarikwa igihe kibiterwa na decision yafashwe, ushobora guhagarikwa match 2, 3 cyangwa se uganahagarikwa igihe kirekire. Ayo rero niyo makarton aba mu mukino wa handball. Ariko rero muri handball tugira n'indi forme ya handball bita beach handball. Beach handball ni handball yo ikinirwa ku musenyi,
igakinwa n'amayikipe nanone abiri ariko buri yose ikaba igizwe n'abakinnyi bane, batatu bakina hagati n'umwe mu izamu. Iyo rero ikaba igira ubundi buryo ibarwa kuko hari ibitego bibara inota rimwe hakabamo n'ibitego bibara amanota abiri. Hakaniyongeraho yuko yo kugira ngo utsinde match nuko uba utsinze ibice bibiri by'umukino. Iyo utsinze igice kimwe ugira inota rimwe, uyundi yaje akagutsinda ikindi gice ubwo nanone mugira muwamunganyije. Ntago harebwa rero umubare w'ibitego byose uteranyije mu bice byombi, ahubwo areba uwatsinze buri gice. Iyo munganyije rero hakorwa shootout, hanyuma ikipe yinjije nyinshi ikaba ariyo iba itsinze umukino. Ariko ibyo bikorwa yo mwanganyije buri ikipe yashoboye gutsinda buri gice. Ariko iyo ikipe itsinze ibice bibiri yegukana amanota yayo abiri, gutyo ikaba yatsinze uwo mukino. Handball mu Rwanda nka siporo imaze igihe ikinwa, ni imwe mu zigira amarushanwa ngarukamwaka ndetse n'amarushanwa mpuzamahanga akenshi ategurwa n'ishyirahamwe ry'uyu mukino mu Rwanda. Tugira shampiyona, tugategura n'amarushanwa atandukanye mu mwaka. Muri shampiyona rero tugiramo ibyiciro bibiri. Hari icyiciro cya mbere n'icya kabiri mu bagabo, ndetse hakabamo n'icyiciro cya mbere mu bagore. Nk'ihame rigenga izindi siporo zose zifuza gukomeza gutera imbere, aho gushingira ku bakiri bato bifatwa nk'icyita rusange ku hazaza h'imikino yose. Muri handball naho uyu mukino bawubakiye ku bakiri bato ndetse banahisemo gukorana n'amashuri ahanini abafasha gukuza impano muri handball. Mu ku rwego rwo kuzamura impano dufite centre d'excellence 10 ziri hirya no hino mu ma secondaire, ariko tukagira n'amacentre de développement agiye ari hirya no hino mu bigo bya primaire cyangwa se n'amasecondaire ariko adafite boarding. Kugeza ubu kandi bwa mbere mu mateka ya handball, ikipe y'igihugu izitabira imikino y'igikombe cya Afurika nyuma y'aho u Rwanda ruje mu bihugu 15 byiza ku rutonde rwa Afurika, ibigaragara nk'intsinzi mu ishyirahamwe rya handball mu Rwanda. Ku kijyanye n'ikipe nationale y'u Rwanda, u Rwanda ni kimwe mu bihugu 15 kizitabira igikombe cya Afurika cy'ibihugu mu mukino wa handball. Igikombe cya Afurika cy'ibihugu mu mukino wa handball niryo rushanwa riruta yandi yose muri Afurika, rikaba riba buri myaka ibiri. Tukaba rero natwe ari ibintu byo kwishimira kuko kugira ngo ushobore kujya muri rushanwa hakurikizwa uko ibihugu bikurikirana muri ranking. Ubwo no kuvuga ko turi mu bihugu 15 byiza byo muri Afurika mu mukino wa handball, gutyo natwe tukaba tubigezeho nyuma y'igihe kirekire tugenda twitabira amarushanwa anyuranye ku rwego rwa Afurika, ariko iriryo tukaba twari tutarashobora kuryitabira. Nishema ku gihugu cyacu d'abord kuba tubonye ranking ishobora gutuma twitabira irushanwa, ndetse bikaba abigaragaza n'umusaruro wagiye ugerwaho mukino wa handball mu myaka inyuranye yabanjirije 2021. Kugeza ubu ikipe ya Police Handball Club mu bagabo ni ifite ibikombe byinshi bya shampiyona, aho imaze gutwara ibikombe 7, naho mu bagore Papeki ni ifite ibikombe byinshi mu Rwanda, aho imaze gutwara ibikombe 5 bya shampiyona. Mwibutse uru n'urubuga rw'imikino, nge ni Olivier Tuyishimire. Arakoze cyane Olivier Tuyishimira dusobanurira umukino wa handball, umukino mwiza cyane nawo umwe mu yikunzwe hano mu Rwanda. Tukaba turi kumwe na RNIT Terambere Fund, ikiga cyashyizweho na leta y'u Rwanda kugira ngo gikangurire abanyarwanda umuco wo kuzigama no gushora imari. Abanyarwanda bose baremewe, umuntu ku giti cye abazigamira abana, amatsinda ndetse n'amakoperative. Abanyamishahara nabo bemerewe kuba bafata pledges ku mishahara yabo bakabakata bakayishyira mu kigega RNIT Terambere Fund. Iyo wifuje amafaranga yawe barayagusubiza bakaguha n'inyungu yayo, hanyuma amafaranga make wemerewe kwizigama n'ibihumbi 2. Gana banki kwegereye ndetse ukoresha n'uburyo bwose bwerekanye amafaranga kuri telefone kugira ngo ubashe gukorana na RNIT Terambere Fund. Ikorera hariya hafi yaho Radio Rwanda mu nyubako ya Koje Bank muri etage ya 6, naho mwahabasura. Turi kumwe na B-Box mu gihe rero bakomeje gutanga serivisi z'amashanyarazi aturuka ku mirasire. B-Box iributsa abakiriya bayo ko gufungura batiri, kuyangiza cyangwa se gukoresha uburiganya
ugacana mu buryo butemewe bishobora kuvamo inkongi yakwangiza inzu yawe cyangwa se ukabihanirwa n'amategeko. Wabona umuntu wese ugerageza gukora ibingibi yakwihutira kwitabaza ubuyobozi bumwegereye cyangwa se agamagara ku 1044 cyangwa 0788165359. turacyari kumwe kandi na Gorilla Games, ishobora kuba ingagariro na Gorilla Games. Ubu babazaniye amahirwe yo kuba ingagane mu kina jackpots zabo zitandukanye. Bari jackpots ya buri cyumweru rwa amahirwe yo gutsindira amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 10 buri cyumweru, ziguhemba rero amafaranga utasanga ahandi. Icyo usabwa gusa no gusura page yabo ya jackpots ku rubuga rwabo rwa eshatu.play-gorillagames.com cyangwa ugakanda akanyenyeri 878 urwego ugahitamo jackpots ushaka, ugapanga amahitamo yawe. Hanyuma rero ikiza iyo mahitamo yawe atabaye yose nabwo hari ibihembo byinshi bishimishije ushobora kuba watsindira. Ubwo rero nimukomeze musure n'imbuga nkoranyambaga za Gorilla Games, Gorilla Games RW, ni Twitter yabo, Instagram ndetse na TikTok n'ahandi hose urahabasanga. Yes, updates ku ikipe kuri basketball, ubundi duhita dukomeza tuganira kuri Ballon d'Or. Twabwiye ko rero mu mpera z'icyumweru kwa gatandatu nibwo zatangira imikino ya playoff mu mikino y'intoki wa basketball mu bagabo ndetse no mu bagore. Impinduka zabayeho nuko umukino wa mbere twabwiye ko izatangira ku isaha saa 6 ariko ubu ngubu izatangira ku isaha saa 7, yaba imikino ya mbere yo kwa gatandatu ndetse n'imikino ya kabiri izaba ku munsi wo ku cyumweru. Ikindi kintu nababwira nuko twabwiye ko kugeza ubu ngubu abafana baremewe. Icyo abafana rero basabwa kugeza ubu ngubu nuko abafana n'uvuga ko Abanyarwanda barengeje imyaka 18 barasabwa byibura kuba barakingiwe urukingo rumwe rwa covid no kwerekana ibisubizo bigaragaza ko nta covid-19 afite mu bisubizo by'amasaha agera kuri 48. Ikindi nuko kugeza ubu ngubu rero kwinjira ntabwo ari ubuntu, ni ibiciro. Kwinjira no muri VIP ni 10,000, ngo hahandi muri za ntebe zisanzwe hasi ni 7,000, hanyuma handi hejuru muri etage abazi Kigali Arena ni 5,000. Iki giciro cyo kwinjira kirimo n'amafaranga yo kwipimisha covid mu gihe uzaba wipimishirije hariya n'ubundi kuri Kigali Arena. Amatike rero aragurwa n'ubundi binyuze kuri wa@eshatu.teket.rw cyangwa se ticket.rw ukabasha kugura amatike yawe muri rusange kugira ngo uzabashe kwirebera ino mikino izatangira ku isaha y'isa 7 ku wa gatandatu. I Rubavu harimo harabera umukino. Ni birumvikana, i Rubavu hariho harabera rero umukino wa gicuti. Imikino ya gicuti irarimbanyije, akaba rero ari umukino uri guhuza ekipe ya Rutsiro na ekipe ya Etincelle. Hafi ku munota rero wa 28 Rutsiro na Etincelle biracyari ubusa ku busa. Hanyuma kandi muri imikino ya gicuti tubutse ko ku isaha y'isa 9 uyu munsi Gasogi za gukina na ekipe ya Gorilla, umukino ubera kuri stade ya Kicukiro aho Gorilla yakirira imikino yayo. Hanyuma kandi uyu munsi mu myitozo Rayon Sport mu Nzove uwitwa Iranzi Jean Claude araza gukora iyi myitozo ngo hatagize igihinduka nawe gushobora kuzasohoka kuri liste y'abakinnyi ba Rayon Sport bazayifasha mwaka utaha w'imikino. Iranzi Jean Claude, Jean Claude Rayon Sport no mwaka iraza kubiryana. Ndabara ikipe ikomeye cyane. Isoko ry'igura n'igurisha ibintu bijya gutangira, amakipe yarashyushye ku isoko ry'igura n'igurisha no mu Rwanda naravuga ati ese Rayon Sport abakiniraza kubakura, ariko dukurikije amarekrete makoze n'urya ni yubaka kwizigi. Rayon Sport no mwaka iraza gutanga akazi, noneho ubuyobozi nuzo kwa bwahizemo ya motivation za prime zibonekera igihe, imishahara ikaza kubonekera igihe. Rayon Sport abantu baraza kuyumva. Hanyuma ikipe ya Real Madrid ejo bundi ikipe y'Abafaransa itwaye igikombe cya UEFA Nations League bigizwemo uruhare na Karim Mustafa Benzema yaranditse ati congratulations kuri ekipe y'Ubufaransa, ati kandi dushimishijwe na spectacular player wacu Benzema, Ballon d'Or. Ati abereye kuba aribo bahabwa Ballon d'Or. Ibi byahise bikurura impaka, abantu benshi batangira kwibaza ni Benzema, ni Lionel Messi, ni Robert Lewandowski, ni Jorginho, ninde ukwiriye guhabwa Ballon d'Or y'uyu mwaka? Axel, buri kipe irimo irakurura yishyira. Yes, buri kipe iri gukurura yishyira. Ubwo Abafaransa baravuga Benzema, ariko urajya mu Butaliyani bakavuga Jorginho, urajya muri Pologne baravuga Lewandowski, Messi muri Argentine, hehe hose aho ngaho bariho barabivuga. Tubibutsa ko ari umuhango rero uzabera i Paris ku itariki 29 z'ukwezi kwa 11 nibwo tuzaba tumenye ugomba gutwara iyi Ballon d'Or. Akaba rero bishingiye ku byo umukinnyi yagiye ageraho ku buryo ku giti cye niko navuga, cyangwa se uruhare yagize mu gufasha ekipe gutwara ibikombe. Naho ngaho basa nkaho bashingira batangira gutanga amahirwe nyine nkuko twanabivugaga, dore ko gutangira gutora cyangwa se batangiye gutora nyine abagomba kwegukana iyi Ballon d'Or.
ngira ngo ikintu gihari kwizigira hari ibi ni ibihembo by'umukinnyi ku giti cye cyane cyane urabanza ukareba ibintu umukinnyi ku giti cye yagezeho ni ukuvuga ngo ku statisitike hanyuma ibyo ngibyo iyo yabigezeho noneho bikaza gufasha ekipe ye abe club habe ndetse n'igihugu nibyo bintu bisa naho bipushinga umwaka ushize umuntu navuga ko yabaye victime we noneho utari unafite na challenge yari Robert Lewandowski umwaka ushize iyo ibihembo biza gutangwa Robert Lewandowski nta na challenge nimwe yari afite bamuhaye FIFA the best kuko umwaka ushize urabizi ko ni umukinnyi wari watsinze ibitego byinshi yatsinze ibitego 55 mu mikino 47 umwaka ushize Robert Lewandowski nta n'umuntu bari bahanganye yaba kuri Ballon d'Or ndetse no ku mukinnyi mwiza ku mugabane w'Uburayi ariko no kuri no shuro turaza kureba iki ku mugabane w'Uburayi umukinnyi mwiza ni Jorginho Jorginho hamwe na club ya Chelsea batwaye Champions League banatwara UEFA Super Cup hamwe n'ikipe y'Ubutaliyani batwaye Euro noneho urongeraho ko no muri UEFA Nations League bageze muri kimwe cya kabiri ndetse banegukanye umwanya wa gatatu batsinze Espagne iyo nayo urumva ko ni atuyindi ku midari abitsemo kabati yamaze kujyaho ariko noneho nitujya kureba ubu hinjiyemo noneho umukinnyi ubushize Lionel Messi yaratsinze ibitego 38 na assist 14 mu bitego 52 icyo gihe yafashe ikipe ya Barcelona kuba kwegukana umwanya wa gatatu no kwegukana Copa del Rey igikombe kimwe cy'imbere mu gihugu cy'ubwami ndetse ikipiza no ku mwanya wa gatatu ariko no tumanutse hepfo byafashije gutsinda kuko nuvuga ngo kujya gutwarira Copa America muri Brazil wahuye na Brazil kuri finale ubwawe ugatorwa nk'umukinnyi w'irushanwa akaba na top scorer ukaba top scorer agatanga assist nyinshi ukaba umukinnyi w'irushanwa ibyo ubwabyo kiriya ni igikombe n'uvuga ngo ubundi bavuga ati Messi waragiye byari byararangiye ibyo ubwabyo byazamuriye Messi wari waratsinze ibitego byinshi muri Espagne na assist nyinshi biramuzamura kuri statistique nk'umukinnyi ku giti cye none ufashije ko nitujya kuri karasoma ntabwo coefficient y'irushanwa rya Copa America na Euro amanota ntabwo angana ariko umukinnyi ku giti cye yaba involved ko iryo shanwa bitandukanye na Jorginho byabaye ko igikombe baragitwaye ariko ntabwo Jorginho ntabwo ari we ntabwo ari watsinze ibitego byinshi mu Butaliyani ntabwo ari watanze assist nyinshi kugira ngo iyo kipe itware icyo gikombe so uri kumva ko ni igikombe navuga ko ni igihembo babonye collectively ariko nawe ari involved kuri Messi we byaba ngombwa ko harimo uruhare rw'umuntu ku giti cye kugira ngo ibyo bihembo aze kubitwara nono indi iza kuba ko kare tutangira ikintu nawe kubwiye ibi bihembo bizamo na lobbying kuri Modric atwara bira bihembo ni Florentino Perez winje muri UEFA kugira ngo yereke Cristiano ko aciriritse avuga ati ibi bihembo reka tubereze ni mube Modric ko Modric personally nta kintu ibintu byinshi byo muri club yakinaga hamwe na Cristiano kandi Cristiano ni umubiteri yatsinze ibitego ni umukino wari involved ku bihembo byinshi cyangwa se ku byo ikipe ya Madrid yagezeho kuri ino shuro rero hejuru y'izo statistique za Messi tumaze kuvuga harazamo Robinho na El Khelaïfi wamaze ubona ko yatangiye ukuboko kwe kwatangiye kwinjira kwa Sefere muri UEFA yamaze kwinjiramo kuri bonje muri UEFA biroshe ko na El Khelaïfi naho aho ngaho no muri FIFA naho urabatangiye guseseramo baramuha umunani ngo reba harazamo akantu ka Robinho umunani kweri none izindi zagiye zitangwa gute ako kantu ka Robinho nizo statistique zo kuba yarafashije equipe ya Argentine kubona icyo kintu ako kanone ko kantu mbona kaza komo atunoye yuko Messi ashobora kuba crowned nino Ballon d'Or cyane Ballon d'Or kinezwe buke ko muri 2015 nibwo nka Robert Lewandowski uvindi ingingo nenge kugushyiriraho 2015 byavuye mu maboko yo kuba ari FIFA yari ifite ifatanya na France Football 2013 kugeza ubu ngubu ni ya France Football ikintu cyatumye football ndetse n'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubufaransa kuri ubu ngubu kiboostinga n'amateleviziyo akabanukirayo
ni ukwinjira ku izina rya Lionel Messi mu gihugu cy'ubufaransa. Niba rero France Football akenshi abafaransa bavuga bakunda kugira ngo bamariketinge football yabo ihangane n'iyabongereza ubu ngubu ubona byatangiye gucika na nyuma y'uko Newcastle imaze gufatwa n'amafaranga aturutse hariya muri Aziya. Iyo France Football nayo iraza kurwana nuko icyo kintu cyinjiye mu gihugu cy'ubufaransa kigatuma football abafaransa ibutinga no kuba na Nasser El Khelaifi atangiye kwinjira muri UEFA ndetse nuko kuba kuko atangiye kwinjira no muri FIFA. Icyo kintu cya France Football cyo gushaka kurwana no kuzamura football yabo iyo lobbying ya Nasser El Khelaifi ishobora kuza kwinjiramo ikaza kubyimbya ndetse ikajya no ku mutwe wa Lionel Messi uza gutuma aza kubona iyo Ballon d'Or ye ya karindwi. Robert Lewandowski akaba azitirwa na Pologne kuko Pologne nta hantu yajya ariko yabaye biteri wa mbere ku mugabane w'uburayi niwe wahawe igihembo cya Golden Boot cyo gutsinda ibitego ku Burayi bwose bateranye ba Messi bose abo ngabo na ba Cristiano Ronaldo bari munsi y'ibirenge bye. Jorginho afite urumva nitujya kureba ku byo yagejeje nibyo nakubwiye umwaka ushize ikipe ya Bayern Munich yerekanye igikombe cyose kibaho gikinwa n'amaklabu ariko kuri no shuro Bayern Munich yegukanye ibikombe biri lokale gusa nta Champions League ntagufashe Pologne ngo nibura ukore agashya ugeze mu kimwe cya kabiri cyaro. So urumva ko ibyo bwabyo kuri Robert Lewandowski biratuma aza kumanuka kuri statistique ndetse no kwafata amahirwe. Kuwa gatanu tuzagerageza twinjire noneho kuri Ballon d'Or nyirizina tugenda tureba buri mukandida n'impamvu yatoranyijwe mu rutonde rw'abakinnyi bagera kuri 30 bose batoranyijwe kuzashakamo uzatwara Ballon d'Or. Niho dusoreje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa gatatu.